ariko ikintu cyahise kinkanga kurushaho nuko hari umusisite umwe wavuganye n'uwo muntu bajya bohereza amafaranga, bajya guhura mu kanya, ariko ibintu bibaye twese biduteye ubwoba kuko umukobwa bari bari hafi kumwica, usibye ngo abantu batabaye hano kuri Pilipili bamunigiye kuri moto, umutipe umunigiye kuri moto yambaye masike ari muremure, arangije ngo hari amagambo amubwiye nibiza gushoboka muraza kumuzana hano, arangije atayiruka yinjira mu modoka ya Black arigendera. Ni ibintu birimo abantu babiri nk'uko byavuzwe hagati ya Mamirusi na Mucunguzi. Niba mushaka kugira ngo duce amazi mumbabarire abantu bari kuvuga mu basharinge baze hano muraba mukoze. Mamirusi uraho? Muraneza. Amakuru yawe? Meza. Wageze hano ryari? Mukanya. Ibyavuzwe byose wabyumvishe? Nabyumvishe. Ibintu wabyumvishe? Iki kibazo cyawe n'aba bajene ntabwo ari uwa mbere cyumvisheho, wari ubwa mbere cyumvishe, ariko ntekereza ko maybe today was the right time niba biza gukunda, ariko nibidakunda ntabwo ngewe ndi umucamanza Godfather, urimo kumva. Ndatekereza ko nibidakundira ahangaha ahubwo bifite handi bizakundira, ariko ndatekereza ko nta kintu kibura iherezo. So reka udufashe ikibazo nyamukuru, ikibazo cyawe wagiranye n'aba bahungu ni ikihe kugeza aho bigera ahangaha ndi kubona byamaze kurenga umurongo w'amakimbirane ya social media? Ikibazo ndatekereza cyaraturutse kuri Mucunguzi. Uwo Mucunguzi ni gatiki? Kugeza uyu munsi siniyumvisha ikibazo na n'ubu, kugeza ubu ntago. Uwo Mucunguzi nubwo byumvishije Mucunguzi mu matwi yanjye, uwo Mucunguzi ni gatiki? Mucunguzi afitanye ikibazo n'abahungu bagiye bagirana, bagiye bagirana ibibazo n'aba bahungu, barabanye, barararanye, barasangiye, baraziranye. So ariko Mucunguzi agahostinga nkagiwe, cyangwa se nanjye nkahostinga akazi wanjye. Ntekereza ko wenda ntangiriye ku birego bari kundega ngo ni by'amafaranga, ngira ngo ariko niba harimo n'ibindi nibeshye muraza kumfasha. Numvishemo ngo icy'amafaranga ngo asabirwa mu gikari. Sinzi mwamfasha kugira ngo byose bivugire hamwe. Aba bavandimwe cyangwa aba basore basengeraga iwawe cyangwa bazaga iwawe muraziranye, muziranye mute? Ubazi gute? Ni nshaka kumenya. Uyu Keri inshuro nyinshi yajyaga aza kuri pano, noneho tugasengana, bimwe mu bintu yahanuriwe bikasohora, akaza gushima Imana ati ibintu Imana yambwiye byasohoye, ibintu nk'ibyo. Noneho nyuma aza kumbwira ati Rusi, ndashaka ko uzaza mu rugo tugasengana, ariko nta mwanya mba mfite. Aravuga ngo arashaka ko uzaza mu rugo iwe? Yego. Gusengana. So noneho ndangije mubwira ko nta mwanya, mubwira ko nzaza, ariko haza kubaho agakosa kajemo Natasha. Hari Natasha, hari Natasha Matirisi. Yego. Live yari iri kwa Natasha bimaze igihe. Noneho baravuga ngo hari umumama ngo ugira abantu benshi ngo kuri TikTok, ngo uroga abantu, ngo ukoresha imyuka mibi, ngo ariko ngo arasenga. Noneho Natasha ntabwo kumwitiranya. Natasha ni wa munyibutse Natasha Matirisi wa undi. Yego. Noneho baravuga ibintu byinshi, niho haje kuvamo barikoreye kwa Keri.
niho haje kuvamo Natasha aravuga ati ariko uwo muntu ngo yambara rinete, abandi ati ni Mamirusi, bose muri comment section ni Mamirusi. Noneho kubera ko abo bana nta kibazo mfitanye nabo, ah, mpamagara nane ubwo ariko na Kelly na uyu Derek yari yavuze ngo nta wundi ngo uwo ni Mamirusi, nyine bameshoninga amazina. Hano kugira ngo nce amazimwe ndabahuza iyo nabafashe noza nane narabarecordings, ndabahuza bose yaba Kelly uwo Matrice niba ariko Natasha nane na Derek ndababaza ese kagiye ko nakikabona karahari, ndababaza ati se habaye iki ko nabonye muri comment n'abantu namwe mumvuga mu mazina nakoze iki? Ubwo baransobanurira Natasha ati reka barakubeshyera mami ntago ari wowe, ati bavuga umuntu nyine ukora ibyo bintu bamuvuga mu mazina, ariho hanabereye iyo live bamubwira ngo ni njye wabivuze, ariko birangira nyine mbimuhaye arabyumva ukuri. So ndababwira ati rero ntago ari byiza guhagarara ku karubanda mugasebya umuntu kuriya. Barisobanura ariko Kera aravuga ati ariko wa mugani mami kubera iki? Ati nakubwiye ngo uze ngo dusengane ukajya ubikwepa, ndakubwira duhure ntubyemere, ni iyihe mpamvu? Ati nyine barabivuga nanjye nabireba nkabona nibyo. Akavuga ati bwo impamvu yanga ko duhura ni izo mpamvu nyine z'iyo myuka mibi bari kuvuga. So ndabihanduringa, ntekereza ko tuhavuye aho bisa nkaho birangiye. So, nyuma yaho nabwo byongera kubaho, nza kuza mpamagara akana nari buze kuzana muri ibi bintu ko ntago mbishaka. Ndakabwira rero ndi hano i Kigali ariko Kelly mwumvisha nyine iyo voice, ndavuga ati avuga yuko kudahura nawe ari izo mpamvu z'ibyo bintu nyine bari kuvuga, urumva nabivuze. Mpamagara uwo mwana noneho mbwira Kelly, ndamubwira ubwo nari mvuye hanze. Kelly arambwira ati uzatubwire tuze tukwakira. Nyine njye nashakaga kumwereka ko ibyo bari kuvuga cyangwa se bari kumubwira nta kibi mwifuriza. So nibwo namubwiye ko ndi buze uwo munsi nari buzeho, nibwo nageze aho narindi mpamagara uwo mwana arambara nanjye ndambara. Mpamagara Kelly ndamubwira ati ese hano nabona umushoferi ungeze aho ngaho? Ubwo urumva nari nashatse umuntu tujyana, ubwo anyoherereza umushoferi nanjye wamwishyuye. Turagenda tugera kwa Kelly, hari yongewe hari uwo mwana umukobwa, uwo mushoferi nawe yari ahari na Derek na Kelly, ubwo urumva turi batanu. So murahura physically mu buzima busanzwe? yego turahura. Noneho barambwira ati se watuzaniye iki? Ndababwira rero nta kintu nabazaniye atari kumuze njye kubagurira. Bose nibo bari bahazi cyane ko njye n'ahantu ntago menyerewe wenda mu mahoteli y'i Kigali. Barambwira ati aha n'aha twagiye hambere, basanga nyine ntago ari heza, tujya aha kabiri, twari batanu. Tugera aho ngaho bafata ibyo kurya, ndababwira buri muntu wese afata icyo ashaka, tutumiza ibiryo bararya. Ndabyibuka nishyuye amafaranga ageze hafi mu 100 hatarimo kwishyura imodoka ko ninjye wayishyuye. Barambwira tuzaniye iki? Ndabwira ntacyo ariko muze njye kubagurira. Mbega ndababaza ati se koko mwitegereje murabona ndi wo kubaroga? Uyu Derek ati mami rwose mbirebye ndabona bakubeshyera. Barakubeshyeye pe. So ndishyura, tumajije kwishyura
ninjye wishyuye kwa tugeze turi gusohoka nibwo nagiye kubona mbona bateguye ururabo na champagne. Urumva byo bari bunzanire ku kibuga cy'indege babimpereye aho ngaho, ariko sinari mbizi, nabonye babintongoza. So nk'abantu b'abashuti muhuye nashaka gushyiraho umucyo ko nta kibazo, kandi ikindi Kelly yaramaze iminsi hanurirwa ibintu bitari byiza nyine bisa nkaho ari nko kunteranya nawe, aribyo byavuyemo ayo makimbirane. So biza kurangira nshyizeho umucyo, ndavuga reka nshyireho umucyo tundishyura umwe acukwe n'undi acukwe, birarangira. Ariko mu nyuma yaho ni birebire Godfa, ni birebire kandi gucagaguramo ibintu ntago oya take your time kuko iki kibazo kimaze igihe kirekire, ndashaka kugira ngo tuvanga tubikarabye birangire, reka tugutega amatwi bishyireho umucyo. Noneho uwo mwana ndamubwira rero mbere y'uko tujyayo, njyewe n'uwo mwana twabanje kubivugana, ndamubwira ati reka dushyireho umucyo kuri ibi bintu, aba bana batazongera kujya bakora live bamvugaho kuri ibi bintu. So birarangira, nyuma yaho nibwo mfite amacati, nta cati nigeze nsibaza Kelly, ntabwo twigeze duhuzwa n'ibisubizo, byari ibibazo byose ndabifite. Mami byagenze gutya, avugisha ukuri hano, byose ndabifite. Yaba wenda avuga ngo wenda akambwira ati ubukene buranyishe ndashonje, amubwira ati nta kibazo, wenda naba mfite nayo kurya, nkaba namubwira ati akira yo kurya, arabizi. So bindi akambwira ati nsengera ibintu bimeze gutya, nibyo nta bindi. So rimwe nkajya mubwira ati humura ihangane bizagenda neza. Nyuma yaho rero ikintu cyabayeho nirutse cyatumye wenda ibi bintu biba bibi. Nyine urumva hari igihe umuntu yiha umwanya, harya umuntu yakira ibibazo bikaba byinshi, bikaba byiza yuko atuza bimwe akajya bisoma ntasubize. Mama bohoka utubwire. Jani please. So niba wenda inshuro nyinshi yamamagaraga ambwira ati bagiye kunyirukana mu nzu, byose ndabifite, mfite ibibazo binini, mfite ibibazo n'ibibazo, kuko n'abantu benshi bazaga kumbaza wapfuye iki na Kelly cyatumye yangiriza izina ryawe bingana kuri, nanjye ndagishaka ndakibura. So nyuma yaho nibwo habayeho guhamagariramo bari kumpamagarira uwo mukupi. yego noneho nyuma yaho nibwo nambabarira, nyuma yaho nibwo haje kubaho uyu muntu ko amubanye akasamutwe. Godfather, We uretse gato reka mubwire akantu gatoya. ihangane uraza Reka mvuge gufata akantu gato munyemerera umunota umwe. Mbere nanze kuvuga, ntabwo ndi umusore ujya upfa guhubuka ngo mvuge amagambo menshi, ariko ariko bitewe n'ibintu ntabwo ndavuga, ariko nareka mara kuvuga kubera ko numva ko ibintu batangiye kumva ko hajemo ubwenge bwinshi. Reka dukoreshe ubwenge natwe duhereze ijambo byose n'ibintu, natwe turabifite amaproof n'ibintu, twari twasasiye ibintu, ariko reka tuze tubivuge. okay. Reka uyu mama mve kuri telefone gato. Abantu nibatapinga banasharinge dore batangiye kujya. Ibi bigoryi bikore cyangwa babyihorere yip murakubitwa n'inkuba. Reka nzi space iraza kuva mwatapinga, ariko mwebwe ubu nose gutapinga baratapinga gute kandi kugarira iriho abantu banga babayebewe batapinga umunyarwanda arakwima gato. Uburozazi burakora Godfa ubaka kanya n'uburozazi. Babyihorere none se uko bizo abantu banga ntuzi umutima bagira. Guys n'uturozazi. Space iravaho ntabwo bateye ati n'udutima n'uturoza mwatubuze kuri space iba active.
izo ntoki muri kwanga gutapinga screen ntimuzikoza mu Thank kibuno you buri munsi guys. mugiye Thank you. kwigira Thank kubera you. muri mwese Thank you. Mureke dufite ntubashemereze nabo bakakubitwa n'inkuba mubikore cyangwa mubyihorere muri babi hata mufite za mukusha mubikore twiyumvire inkuru mubikore abasheri mubikore mwe kumva Godfather. Let's go guys. ntabwo mbiyinga bikore cyangwa babyihorere nyamunsi Jewe rata ndabahendahenze iyi nkuru ndayishaka ndabinginze. thanks bombo clap Thank you. urabireba hano That's my love. hari abantu bari muri comment bari kwandika ibiboro byinshi cyane ibiboro Ndabakunze rata mukomeze. byari bikeye Godfather Yes, mumuzamura avuga soze nta kibazo turavuga yaje. twagiye guys abantu mubibasha Mukomeze rata mwohereze uturoza ndabakunda. iki kintu turiho ndi kumva kirenza ubwo bwangati bwabo mubikore cyangwa mubyihorere nta ndi kwinginga muri twumve mama Rusi Ndahenze ndapfukamye rata basheri murakoze. yicwa n'uburoro bakakubitwa n'inkuba mama Rusi komeza ratove kuri za nyamunsi ubu ngubu umuntu gushyiramo amagift ibindi bintu bibutsa Jani erega umutima wa muntu Jani ngomba kubabibutsa kubera ko iyi nkuru ndayikeneye urumva ntabwo turi kugurisha iyi nkuru babikore cyangwa babyihorere jewe ndabashendahenze urakoze cyane ngo mutinga Mike reba twagiye mama Rusi ngaho dukomeza twari tugereje Okay, so biza kurangira habayeho reka ncagagure nihotesha. no ibi bintu ntucagagure wari ugeze ahantu warugeze niba wibuka dukomeze ntucagagure ndagira ngo tuve nibiza kunkundira and I hope I have faith ko ibintu biza kurangira uyu munsi bikarangira ahangaha umwana aza kumbwira umwe arambwira angisha inama ariko hari ibibazo yari yagize. So ibyo bibazo rero ntabwo ndi buze kubivugira hano. uwo mwana ninde Ntabwo nshaka ko baza hano. yego Hanyuma uwo mwana angisha inama. Ntekereza ko ari ibi bintu byavuye kuko njyewe na Kelly tuvugishije ukuri usibye ko nshaka nanjye n'abantu bankurikiye babonye ibintu byabaye basambwira ikintu dupfa niba ari ikosa musaba imbabazi. Uwo mwana angisha inama arambwira ansaba yuko habaho kugirana communication na Kelly ariko bitewe n'ibintu uwo mwana yaciyemo yakoze yari arimo muri iyo minsi ndamubwira ariko wagakwiriye kubanza kwivuza ugakira ugakiruka ukabona kwinjira muri ibi bintu. Ariko n'umwana twari tumaranye igihe hafi nk'imyaka 2 urumva turaziranye yari uwo muri timu yacu. Okay, niba abana twafataga nk'amasaha 3 turi kuganira duseka nyine yari umwana. Okay, byari byararenze ku umwana ari umuntu wacu ku buryo akantu kose agombaga kugisha inama kandi yarabikoze nkuko nanjye namuganirije. Ndamubwira rero ibintu wakoze n'ibintu ugiye kwinjiramo baburetse. Ndamubwira ngo banza wikurikirane wivuze numara kwivuza ubone kujya mu bintu by'inkundo. Ndamubwira ati se wowe umutima wawe ukwemeza iki? Arambwira mame iyo mbirebye mba numva nabijyamo ibindi nshuro nkumva nabivamo. Ndangije ndamubwira ati rero wowe ukora icyo umutima wawe ukubwira. Ndamubwira ati ariko waba uretse ukabanza ukivuza ugakira hanyuma ukazabona kujya mu bintu cyo gukominikana n'uriya muntu. Arangije arambwira ati nta kibazo kandi kanya ndamwandikira ndamubwira ati rero sheri mbwira uwo mwana nabitekerejeho nsanga ugomba gukora ibyo wansabye ariko ugasenga ukava muri ibyo bintu urimo ugasenga ugenda umwemerere. Ubwo yari yansabye ko yakundana na Kelly. Ndamubwira ati ugenda umwemerere uretse gato yari umwana w'umukobwa Godfather mbabarira ubwo uwumva yumva ibyo mvuga. nari ndasambaye nkurangayeho gato ahangaha niho zingi yari umwana w'umukobwa. Yego noneho ndamubwira ati ni nacyo kintu ntekereza kuko sinzi ubugome naba narakoreye Kelly ntago mbuzi.
so ntangire ndamuganiriza muha message n'ubu ndayifite ndamubwira ngo genda umwemerere umuganirize umwemerere ariko usenge. Arambwira ati mami ndabikora ariko nawe udusengere. Arambwira ubwo birangira aho turakurozinga ariko kubw'ikintu niko ntekereza nawe ngiye guca urubanza kubw'icyo kintu uwo mwana yakoze kuko uko muzi ntekereza ko atari bukora ikosa rikomeye. Yaragiye abwira Kelly amagambo ntazi wenda Kelly we buri ari buze kuyavuga, amubwira amagambo anambeshyera kuko ibyo mvuze na Kelly narabimubwiye ndumva nta soni bine nta n'ikimwaro kirimo kuko nabigiraga inama nkuko nayigira umwana wanjye. So sinzi ibintu yaneranyije ariko uko biri kose ntago yashaka kuko yabonaga ko hagati yanjye na Kelly ashobora kuba harimo communication kandi ibyo bintu wenda bizagera kuri Kelly bikaza kuzaca umubano wabo, biza kurangira hari avugiye Kelly amagambo. Hano ayo magambo akubitiraho n'ibyo Kelly bamuhanuriye. Kelly aza kuma voice arambwira ngo mami ngo ndakubaha garukira aho ngaho ngo uri kurengera. Bose nakoze iki? Ngira ikintu nakoze. Arambwira turi kurengera n'utahagarikiraho nanjye nzakora ikintu kandi utatekerezaga ko nakora. N'ubu ndabifite. Ndangije ndamubwira sasa sinkunda amatiku. Ngira ikosa nakoze niba hari n'ikosa ririmo tubirangize. Ati ibintu mugenda mumvuga. Ndamubwira ati mpamagarira umuntu wakubwiye ko navuze hanyuma tubikemure ducoce ibibazo. Kelly ntiyigeze abikora. So nyuma yaho nta yindi communication yigeze ibaho ahubwo nagiye kubona mbona mu gitondo nimugoroba nibwo byabaye mbona habaye live. Kelly avuga ko namuhemukiye ku rwego yanze Imana, namukoreye ubugome ku rwego yanze Imana. Nanjye nageze aho ndikanga njya mu ndacekinga ndireba ngo ndebe ko hari ikintu naba narakoreye Kelly kibi, basi mwegere mubwira ati narakosheje mbabarira ndagishaka ndakibura. Kugeza na n'uyu munsi ntababeshye ntago nzi ngo napfuye iki na Kelly. Ibyo ngibyo by'ayo magambo bamubwiye wenda uwo yari ari kuziba kushyiramo urukuta kugira ngo wenda Kelly atazamenya ibyo bintu kuko njyewe ubwanjye ari nacyo kintu cyatumye mubwira ati banza wikurikirane numera neza ubone kujya muri ibyo bintu. Hanyuma biza kurangira abwiye Kelly. Kelly ni muri message nakiriye Kelly yaramwe ngo bambwiye ngo ibi bintu ngo ugenda mumvuga ngo muhamagarana kuri call. Biranshanga kandi noneho ambwira ibyo yabimbwiye wenyine ariko wenda ajya kubimgisha inama afite undi muntu baganiriye kugira ngo wenda amubwira ati genda ugisha inama mami. So message namuhaye yari yo kumubwira ati ngaho genda ubikore ariko usenge. So nyuma yaho nagiye kubona mbona habayeho ibintu nanjye ntatekerezaga ntanazi nabugingo n'ubu meze nk'umuntu uri mu gicuku. Mbona bingwirira njya kubona nkabona nguriya muntu ngo ni umwesikoro. Mu by'ukuri nahagaze hano ba Janine uyu Janine Muzikera. Naje kuri TikTok hariho bamufate badasenga abantu bose baje gusenga bahansanga. Kuva nahagarara kuri TikTok usibye ko dushobora guhagarara tukabwira umuntu ati reka tugurire umuntu ibiryo agatanga nimero bakamuremera cyangwa se tugakusanya tukaba twajya kwa muganga rimwe mu kwezi gusura abantu, nabwo kandi ari ibintu bikozwe n'abantu babishaka kuko iyo dusoje gusenga twarabikoraga cyane ko njye nanabyikoreraga njyenyine hatarimo abandi bantu. So
nabonye birimo akavuyo ndabihagarika ndabyikorana, mfite ibyangombwa byo kwa muganga binyemerera gusura ibitaro, ko ntabwo wajya mu bitaro gusurayo udafite ibyangombwa bibikwemerera. Kandi ntabwo ari ibintu nagize wenda ngo byamamare bigere kure, kuko nanjye ubwanjye nje n'urugo rwanjye n'umugabo wanjye tujya tubyikorera hatajemo abandi bantu. So biza kurangira uyu Kelly angabyeho, navuga niba ari mine niba ari bombe sijuwe. Murozinge Godfather turabona ijambo ryaje. ariko wakutuje. Ni ukuvuga ngo hanyuma yego. nyuma yaho nibwo Kelly yakereye kiriya kintu, harimo avuga ngo naka abantu ngo amafaranga ngo ibintu byinshi. Abantu bari hano muri komenti dusengana cyangwa se nsengesha baraza kubivuga, niba wenda hari umuntu nandikiye muri DM nkajya kumwaka amafaranga cyangwa nuko guturisha, niba hari umuntu nabirwanya cyane ndimo na bugingo n'ubu nzahora mbirwanya, Imana ntigurwa. So bibaho, ariko haza kubaho ikibazo cya telefone nari mfite ikajya ikazima ikajyamo 5 ntiharenze. Umwe mu bantu twasenganaga arambwira ati mami wambabare kutajya uturisha, basi natwe tukagukoreraho umugisha tukagushakira telefone. Ndamubwira rero ibi bintu birateza ikibazo. Arangije arambwira ati oya mami, nta munsi n'umwe wari bwahagarare ngo duturishe, ariko reka tukukorereho umugisha. Yewe wabivuga kuri live, baratanga baratanze bageze muri 400. Haza umuntu abaraje ntazi yavuye, babajemo ibya Theo, habajemo ibintu byinshi Theo bose babireba, habaje okay, mbona biteye bijirimo akajagari. Kandi Muri kujyana ibintu n'ahantu bihuriye Godfather aribyo turi kuvuga. Mureke gutwara sitora kandi ari Godfather, mureke tuvuge, mureke kujyana ibintu. Ariko se bakwanga ari murakamangiza katanga point ko mwifije kuzabaritse katanga point ubayiki. Ubu ngubu baratinze cyane amasegonda wakwiyanganya karangiza kuvuga akarangiza nawe ukavuga. Please. kuri kwenda. Hanyuma iyo telefone arimo nshinja, kandi na n'ubu ngubu nabivuga no kuri live mu kanya yabivugaga, ari naho nabonye bandika ngo barashaka igihanga cyanjye. Mfite message nanazipostinze kuri status. Umugabo yaraje nyine narakaye, biba na ngombwa ko mbona ko bijemo akavuyo, ndabihagarika nanga message nabwo ati ibintu bya telefone byarangiye mu byihorere. Umugabo ubwo hahita haza abantu, ndashonje, banyirukanye mu nzu, ibintu byinshi. Y'amafaranga ngenda nyagabanya abantu, ndayabagabanya. Bamwe message barazizi muri groupe twagiye tuzishiramo. So ubwo nibwo umugabo nagiye kubona mbona mubwira ko byagenze, ngiye kubona mbona anyoherereje 2 miliyoni kuri telefone. Inde? Umugabo wanjye. Yego. Arambwira ati genda ushake telefone. Yanyoherereje 2 miliyoni n'ubu message ndayifite. Ndumva ibintu byanyu birimo ibintambara. So ibyo bya telefone nuko byarangiye. Ibyo guturisha mu gikari nta muntu nigeze nturisha, abo tumaranye igihe barabizi, kandi ndahamanya n'umutima wanjye ko nta muntu n'umwe ntari bwanabwira ati ngo no gusengera umpa amafaranga, kuko ntago ndi kuri urwo rwego rwo gusaba umuntu amafaranga. Kandi si birabaho, n'ubifite abizane rwose na nimero n'izo message byose abizane nta kibazo. So rero nkaba mfite ikibazo iki, kuko ni byinshi ubwo ndarezimye. Mfite ikibazo, ndashaka kubaza Kelly imbere y'aba bantu, kuko ndabizi biri buze kugera kure. Aho yansebereje yavuze ko yanze Imana kubera njye, avuga ko namukoreye ubugome bw'indengakamere. Nambabarira avugira imbere y'aba bantu, ababwire ngo
Mami Rusi yankoreye iki ngiki akivugira imbere ninsanga icyo kintu kimpama afite na fagiti njye ndamusabira imbabazi imbere y'abantu atubwire ikintu namukoreye cyatumye yangiriza izina ryanjye kugezaho abantu baza kuntuka ahantu hose bansanga no mu kikari kuntuka. Ni wowe Mami Rusi w'umusikama? Ni wowe Mami Rusi w'umujura? Ndashaka mbwira ikintu twapfuye. Godfather nemereye kuvuga se? Godfather waburetse ntabwo. bro, waburetse, wakwihanganye. Guys, mutapinge screen, mureke gushyiramo ama emoji arira, mureke gushyiramo ama emoji yo kurira, mutapinge screen, mushyiremo n'ama live baje barayivanaho, mushyiremo udutima, mureke gushyiramo ama emoji arira, bari kumpa warning, hanyuma mushyiremo ama hatimi, ama roses, mushyiremo utu gift, muragira ngo bamanure, murashaka kugira ngo bavanireho live, mushyiremo utuntu abantu batapinge screen, mushyiremo utuntu tw'udutima, na good life god. imitima. Guys, please mwarekemo good life, baramvaniraho live. Please guys. Thank you guys. Mama Rusi, Thank you. wagarutse, garuka ukonclude kugira ngo tuze kumva na pole sana. Pole sana mama, pole sana. Ihangane ufunge umwuka. Njyewe nabivuze ngo komeza. Kugeza ku rwego uyu munsi wenda amahirwe mfite nuko umugabo wanjye ari undi yakubwira ati yewe sanga abo bantu, ariko mu bintu byose numvishe bari kundega nta cyaha numva nishinja n'umutima wanjye. Ninjye muntu wahagaze hano kuri TikTok nkajya mbwira abantu nkababwira ati umuntu wese uzajya ubasaba amafaranga ngo abasengere uwo ntago ari Imana ibimutumye. Bigera ku rwego abakozi b'Imana bamwe tugira n'inzangano kubera kuvuga ku mafaranga, kugera no hamwe mu bo twasenganaga bageze aho bambwira ati bari abantu uzababyaze umusaruro ntabwo bishoboka, bikereye inzango. Ariko nkibaza Keri bwa mbere tumenyana twamenyanye afite ikibazo cy'inzu, ndabyibuka namwereje amafaranga kandi atari make kugira ngo akemure ikibazo cye. Bwa mbere ni ukuri sinjya nsiba message, mfite telefone nini ibika ibintu byose. Bwa mbere tumenyana nicyo kibazo twamenyaniyeho, ndamukomeza, ariko n'ayo mafaranga ntabwo ari ayavuye muri abo bantu, wenda ngo twaramwitangishirije. Ni ukuri naba mbeshye. Twamenyanye bwa mbere nta kindi cyaduhuje, yari ari kumbwira ikibazo agize, hanyuma nkanjye mufasha kugikemura. Birakomeza akajya gusenga kugeza na n'uyu munsi nahindutse igitutsi ahantu hose, buri wese ari gufata ijambo uko abishaka. Byabereye hano reka birangirira, nambwire ikintu namukoreye usibye isebanya, kuko buri muntu wese agira ibintu bibi agira n'ibyiza. Ikindi njyewe ntabwo ndi marayika avuye mu ijuru kugira ngo nze gucungura abantu, ahubwo hariya tuba dusapotingana kugira ngo buri muntu wese asengerane na mugenzi we, nta muntu kampara usengera undi ubaho. Ibyo byo ndanabibabwira ngo n'ubu nzakomeza kubabwira, hariya tuba duhana amaboko. Ariko ndashaka ko ambwira ikintu namukoreye cyatumye yanga Imana, bigatuma no gusenga bireka. Harimo ibintu by'amarozi nabyo ndabifite amarekodi, mfite sinzi niba ndibuze kubikina, ariko uvuga ngo naramuka. Turavuga ryari mwana, ibiboro muri kutwima ijambo birituma, turavuga ryari ngo dusobanurire Godfather Keri, none se turavuga ryari? avugisha induru ibira yako se wakwihanganye. Keri, ndagusabye bwa nyuma, please gerageza kwiyubaha, please
ni wowe wasabye ko avuga mbere, ndagusabye ihangane. Wica mu mwindi jambo ihangane. Keri wambwiye kujya gucomeka telefone, comeka telefone, let her speak. Godfather ubu umuriro nawe ubonye twagenda. Urakoze, ngaho mutinga mic, do not stop and ntongere kumucamo, reka vuge ibintu birangire, ndagusabye. Thank you. Mfite video arimo aravuga ngo nindamuka ndwaye n'igicurane muzajye kureba Mamirusi. Aravuga ngo naramuka agize n'ikibazo agira bazajye kureba Mamirusi ngo niwe wamuroze. Ibyo bintu n'ubu birahari ndabifite. So Kanguruzingi, ndashaka ko yaba ibyo by'amarozi avuga nuko kurwara n'ibyo bintu byose abizane, hanyuma n'ikintu twapfuye kigatuma muhemukira akagera ku rwego yanga Imana akizane. Nca bugufi, ndemera guca bugufi imbere y'Abanyarwanda kubera ko n'ubundi byabereye ku karubanda. Hanyuma icyo kintu ninsanga gihari ndamusaba imbabazi, ninsanga kandi kidahari n'ibyo bintu bya harassment nakorewe harassment umwaka urashize, tugiye gufata undi mwaka wayirusi. Urakoze. Godfather urahari? Ndimo kuvuga na mutinzi se butumiri bwa cyamba. Anyway guys, mutapinge screen mwoka kubitwa n'inkwamwe bataza kumanura, mufata injaba zanyu mutapinge screen kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko ahangaha turaza, ahangaha hari indirimbo ya Mani Martin aravuga ngo urumuri ntirukabure, mureke hano habura urumuri my people. Nubwo urebe uyu mwanya ndi kumara ahangaha nza kuba ndi gukina game cyangwa nibere mu zindi nkuru, baba bamaze gutapinga gori bamaze kuvaho, muraha murabyagiye. Reka tugende gatoya. Keri, mu bintu numvishe bintunguye hajemo ko umukobwa wari wihebeye n'umutima wawe wose yamubwiye ngo nagende gakeya. So Keri, hari umukobwa wakunze uyu mubyeyi amubuza kujya muri relationship. Uretse gato ntabwo ndi gutangirira hagati, ndi kugira ngo mpereze umurongo, ariko uri kwiruka nka kwihanganye gato, ihangane gato. Nibyo uyu mama avuze byose, ese kuri gushyamura wakwihanganye umusa, niba ibintu byose ubyumvise ihangane. Wumvishe ikintu kintunguye ni uko uyu mama mwigeze kuba inshuti. Nimvuga ubushuti, wamusangaga nk'umubyeyi bigera naho agufasha mu buzima bwa buri munsi. Ibi ngibi babifitiye ibimenyetso. Ni gute umuntu wagufashaga mu buzima bwa buri munsi wasangaga nk'umubyeyi akagera hakwishyurira inzu, aho uruhukiriza amagara, uyu munsi byaje kurangira ushobora kumubaga? So time it's yours, reka ngohereze ijambo utubwire imvano y'ibi bintu tumenye aho byavuye. Go ahead. Godfather baduhe n'ibimenyetso. Janine, listen, iyi nibyo byiza Janine, uri mukuri, uri kuvuga ibintu bizima. Ngaho mu myutinze nari mu ryohero byawe mabuze. Abantu bari hano 1,100. Hano havuzwe ibintu byinshi, ariko nanjye reka nze mvuge. Havuzwe ikintu cyinshi cyane, bajya gukonta ku kintu kigendanye n'inzu. Godfather baze kukumera SMS yinyishyurira inzu mbamo irazwi, kandi ni ibintu biri official, bamba bare baze kuyikumera igaragaza amafaranga y'inzu. Ndashaka SMS abaze kuza kuyiguhereza, ubahe namba yawe bayiguhe. Mamirusi twamenye igihe kinini, ndumwe mu bantu bagize uruhare rwo kuza akoresheje TikTok bwa mbere, turamenya nta n'umunsi batamuzi. Ya kera ashize igihe kabisa, abantu benshi bagiye kumumenya, njye muzi ari inshuti yanjye. Donc kuvuga ngo Vanamo muziki akose guhaka Godfather ukumbungamira nawe ngarekana vanamo muziki, vanamo iyo muziki ivanyemo mana yanjye. Yesu ubu ntabwo uri kunyumva. Iyo muziki ivanamo yego. Okay, noneho turabana mu buzima bwa buri munsi. Ndabyibuka mu gihe mu mwaka utaha 2024, ari igihe nigeze kugira ikibazo cy'umuntu wari bamanuye ngo nagombaga ngo kubana nawe, ngo Imana yari yavuze ngagomba kuba umugore wanjye. Abonekamo mistake nyinshi cyane,
byari itegeko ry'Imana ariko icyo gihe rirangirika habamo ibibazo. Mirusi twaraganiraga Ni utamwumva? nanjye ntabwo ndi kumwumva. Derek urimo kumwumva? Okay. Nimo muranyumva? Ya turakumva umusa. Amudakinga telefone yanjye nimvuge ngo byumvikane. Okay. Noneho nyuma yaho aho ngaho hari ahantu yavuze ngo hari ahantu nubise ngo yahaye amafaranga hagiye ngize kurwara cyo ngira ibibazo ko twaravuganaga cyane numva umuntu mamuganira umugirana ibibazo ugira ibibazo kigine namwe mfite ibibazo kigihe avuga ati okay reka nkwereze 15 ukomeze nawe ugerageze nyine rebe ukuntu bimeze nyine nk'umuntu urwaye ikigenda byibuka kabisa nari nyiri umuhasira byari ubuzima nyiri umuhasira kabisa nibera na ghetto ibintu ngibyo narageraho ngeze kano kanya reka mvuge gutyo tubinshuti gutyo ibihe birakomeza ibindi okay reka mitangera hana avuze ngo Kelly speech ngo yamuhaye appointment ngo uzazinsuriye icyo gihe twaravuye na Mami Lucy ko twajyaga tuvugana basenga ariko nyine numva nyine hari ibintu bimeze ukuntu icyo gihe byabaga bihari icyo gihe ni higize kuzaho amatiku nkajya nsenga ikintu kikamfata ku mutima nari maze iminsi nsenga njye narasengaga nari umusore usenga none nkavuga ngira ngo turi gusenga ko numva ikintu kiri kumfata umutima kikambuza umwuka hakaza umukozi Imana ngumva arambwiye ngo ni umwuka w'urupfu kuriho ibiki something like that ibintu nk'ibyo tafasi ibintu biterwa n'iki noneho nyuma hazi inkuru zimbwira ngo hari abakozi b'Imana bagufitiye amashyari bitewe nuko live yawe isigaye sengerwaho n'abantu benshi nyine nifite live twajyaga dusenga abantu bakaza gasengera wanje kandi bakaruhuka nyine mu buryo bufatika bwumvikana bakabyumva tu nkavuga se ko nari umupasteri nari umwevangeliste ntacyo ndicyo ndi umusore uri aho ngaho ndi kintu ari gukora ariko ko nshaka kubwira abantu tumureke tujye hamwe dusenge nyine ni kweki bimeze gutyo ndatuzi icyo gihe barahazamo amajwi avuga ngo hari ababyeyi bakomeze gutya na gutya kandi umubyeyi ngo biri inyuma ni ibyo ngende umuntu uri street mwita mbwira mami mitama okay ubwo ni Mami Lucy ko ari umuntu tuziranye icyo gihe hari abantu benshi kuri TikTok turavugana Mami Lucy icyo gihe aramamagara na Derek kuri telefone aransobanurira tubwira ukuntu atari ibyo dukorana live turabikiriyaringa ibintu birarangira ndavuga okay niba ari uko bimeze ntacyo bitwaye ko kigendanye no kundeba Mami Lucy ubwe hano bakubwiye ko bazajya guhereza ibimenyetso Godfather umbabare babikuhereze hano mfite chat star ngombwa ndibuze kuguhereza nari buvuge hano nge ndaza kuguhereza ukazirebesha amaso yawe bikagumuko kubera ko mu gitondo hari ibintu ngomba hari ibintu biri muri rib nago ngomba kubihubukamo hari ibyo nyindi buguhereza ukabirebesha amaso gusa hari n'ibyo ndi buguhereza ushaka kureba ukabwira abantu ubwo yarambwira ati ndashaka ko tubonana afite nimero iri privé najya akoresha nimero igaragara ahamagaza nimero iri privé aranamamagara cyane ko ruzirimo akamwe ati we ko nakubuze gusa Imana izagushaka ikanakubura ngiye mu buzima busanzwe ndi umusore navanga wo muhasura utari mu buzima bwa danger gusa ngiye nkoresha imodoka mu byo nkora byose sinjya ngenda na moto bro ngiye nkoresha imodoka arambwira ngo ngiye ndashaka kuza kukureba ariko ntago driver wanyu imodoka yanjye yagize ikibazo nyine wamfasha ukandebera kuri abo nabindi bati okay ngereka nkohereze driver wanjye niba mugiye kuza gusenga urumva yari ko n'undi musista bavanye ikanome ngo bagiye kuza kudusura mpita mamagara na ba Derek ndabwira ati Mami Lucy arashaka ko tubonana urumva nohereza driver wanjye kuba nohereje driver wanjye byagombaga nyine kagomba kumwishyura birumvikana kuko ntago driver wanjye ninjye agiye gutwara undi muntu hagomba rero kuvuga nakaza kumwishyura cyambere nuko ngiye namuhaye imodoka ngiye muhereza imodoka Mama Lucy agenda baraza bagera mu rugo baricarana ba Derek na driver wanjye turicarira muri salo turaganira iminota mikeya arangije avuga ngo reka mbasengere arasenga ari aho ngaho arasenga abirangije ndamubwira se ibyo ngibyo yavuze ngo ni igiki ndavuga ati nk'umuntu uvuye hanze nyine uzanye iki ngiye nuko nemba n'umuntu uri street no uzanye iki ni nk'umuntu uvuye hanze ngo nacyo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ariko aravuga ngo mfite amadolari hano afata idolari rimwe n'irindi rya rimwe arihereza Derek aravuga ngo ayo mafaranga mbahaye agiye kubazanira amafaranga yose iryo dolari rimwe ndarifata ndetse n'undi na Derek amureze n'idolari rimwe
ndavuga okay ndamaza kumusezera nambwa se umuntu uvuye hanze atanga idolari umva mwihangane batangiye kumamagarira abantu bari kumamagara ndabizi ko muri hano please mumbabarire sinyeneye umuntu umamagara muri kano kanya sibyo ntagire umuntu umagarika nta muntu numwe mfitiye ikibazo mureke mukunda ukuri nanjye Kelly Speech ndo munyakuri ndangije nabase umuntu uvuye hanze ahereza abantu idolari rimwe ngo rizabahereza umugisha n'umukozi w'Imana idolari rishaje rimwe ndafatira idolari ushaka gusanga ko rigiye kuzana umugisha Derek araribika aravuga ngo none iryo dolari buri wese azarishyire mu ikofiye rigiye kuzana amafaranga rirazana amafaranga yose sawa idolari barimuhereza Derek nanjye bararimereza noneho arangije avuga ngo none se ko dushaka ko dusoka tukajya kurya twagenda we nukuvuga ngo approaches zarize ku giti cye zarize niwe wari wapanze uko biri kose yari yapanze umunsi we kuza kukoraho gutyo okay twinjira mu modoka tugenda hari hotel irare Remigo Hotel ndavuga ati okay tugiye kuri Remigo Hotel bagiye bacuza ingano nyinshi cyane driver turazenguruka biranga tugiye kuri Remigo Hotel tujyayo turicara atumiza ibyo kurya turarya turanywa turanaganira birarangira aragenda Mami Lucy ngiye nkunda kwitanga ku mapoint kumbwira ngo ni igiki napfuye na Kelly nibindi yigise kuzana case ngo y'umukobwa ngo hari umukobwa wangira inama ibiki cyo gihe hari umukobwa twa turimo turadatinga none nkavuye se Mami Lucy mbere yuko ndatinga nawe mbere Mami Lucy aranyandikira amamagara saa 8 z'ijoro nakubwiye ngo ngifite proof Godfather ndabiguhereza amamagara saa 8 z'ijoro twavuganye amasaha 2 arambwira ngo hari umukozi w'Imana bita Dorcas uyu mukozi w'Imana amereye nabi ngo harashize imisi mbwenga zansengere ngo kandi bambwiye ko ushaka ko nzagusengera ngo kugira ngo ngusengere ndi hano nge nago nyamvuga ibintu nasubiramo naho nabandi hose nubwo najya muri rib nabisubiramo mba bifitiye proof arambwira ngo kugira ngo nge ngusengere nuko ndi bubone uriya mukozi w'Imana atakiri kuri TikTok ndavuga nese ndabigenza gute none nkajya nibaza se umuntu yashaka ko ya report umuntu kuri TikTok account igahagarara ndavuga okay I try icyo gihe nge mu gitondo Kelly Speech icyo gihe nikoreye live nyikora kugira ngo bansengere mu byumve neza nari maze iminsi nifitiye ibibazo bambwiye ko bashaka kunsengera none nk'umuntu wese waba ufite ibibazo akeneye ko bamusengera ngiye numvaga yaranga ati uyu mukobwa ni umurangi ni ibiki something like that n'ibindi bintu byinshi cyane birahari ndavuga okay ngenda bikora kuyana no mbibabwire ngiye cyo gihe nkora live ngira Dorcas ngo ati ibintu gutya na gutya uvuga ko no mubyeyi Mami Lucy hagarika nyine ndabikavaringa biranahagarara iyo nduri cyo gihe hagarara ngende gushaka icyo ngomba gusengerwa niyo amategeko bambwiye noneho nyuma ndatekereza si ubundi umukozi w'Imana ko nzi kose baba basenga kuki umuntu ngasheneye gusenya undi kugira ngo akomeze agira abayoboke nge yambwiraga ko Dorcas ari umurangi ngo Dorcas amuvugaho nabi amereza n'amavideo byose ndabifite muri machine yanjye arabimereza nyereka ngo dore nguyu dore nyine byose arabireka icyo gihe saa 8 z'ijoro nibwo aramamagaye koro byose ndabifite sasa noneho yavuze ku mukobwa noneho ahantu byose bihumira umunari ngiye kwibaza ku bakozi b'Imana bitewe n'ukuntu mba mbizera noneho fata amakuru y'umukobwa we ku giti cye wagishije inama Mami Lucy amubwira ngo ese ko mfite ikibazo umukobwa ngo numvaga namugeragezaga ko mfite ikibazo nwite ese wamfasha iki Mami Lucy akaba wa mbere mu gutera intambwe yo gufasha uwo mukobwa ngo uburyo agomba gukuramo inda ndavuga umukozi w'Imana ni imwe mu bantu batwigisha ijambo ry'Imana bakatwigisha kuba hari ibintu tutagomba gukora iyo bari imbere y'imbaga abantu bavuga ngo twirinde bino na bino ese umukozi w'Imana gutatera intambwe ya mbere mu kuba yagira inama umwana w'umukobwa umugishije inama ngara twita akamubwira ngo ugomba gukura minna kugira ngo ukomeze something like that ibintu nk'ibyo Godfather nako ngo ari byo ndaguha utashya karubanda ukabibona kugira ngo n'abantu bari hanuze kubahereza ukuri ukayinga ibintu birangire hano nago maringa abantu bankunde nge mbabwiza ukuri nkikomereza ndika speech ibyo bintu birabaho noneho ndavuga se ibintu bimeze gute tugengegeza no kwana na Mami Lucy nge numva birambabaje cyane ndavuga se niba ari umubyeyi nge nizeye akaba ari umubyeyi nasengeyeho akaba ari umubyeyi najyaga nsa nkavugira sibyo
abakozi b'Imana no kwisho social media bafite ibintu byinshi bahangana ubusaga ameze nk'abantu bahanganye buri mwe abashaka kugira ngo abone abayoboke benshi n'undi abone abayoboke benshi none ndavango rero nje nka Kelly Speech sinshobora gusanga uri umukozi w'Imana umeze uko ukora bino bintu bimeze gutyo ngo nkomeze nkushyigikire mu mbaga y'abantu ndatekereza ibyo banza nabanje kuganiza sinzi ashobora Imana ngiye Mamirusi nkashaka kumubwira mbona sa atangiye kuzana ibintu by'amanyanga Mamirusi akoresha private number nashaka kuguhamagaza nagira nimero banze isanzwe agira private number niyo ahamagaza ubwo byo yakubwiraho byose nuko noneho nangira kujya muri chat mbona Mamirusi ari SMS tugenda twandikirana ahita agenda siba ndavuga kuki uyu muntu tuvugana ibintu yarangiza kubimbwira agasiba ni igiki aba yikekaho kugira ngo asibe Godfather ndabikwereka urebe ibintu mbananitse no kunasiba ibintu bigiraho amakenga noneho menya nandi makuru ubwo mitamenya andi makuru yundi mwana w'umukobwa nawe yateranyije n'umuryango umuryango akamutanya n'umuryango umwana wako garagombaga guhereza intwererano mama we azihereza Mamirusi intwererano zagombaga kujya kwa mama w'umukobwa zijya kuri Mamirusi ko kamusengera donc abakozi mashaka kukubwira ngo hari ibintu bagira byo kuvuga ngo buriya mama warakuroga buriya papa warakuroga something like that ibintu nk'ibyo nje rero ndicara ndava iseka tuvugisha ukuri ninje mu mbere cyo ubwira abantu ngo tujye gusenga nawe dukora iki nje no ndimo ndabona ibintu nanjye ubwanje n'ukuntu nsanzwe nzi umuntu nibyo ari marambwira noneho atangiye kujya nyandikira ibintu akambwira ibintu agasiba Mamirusi n'umuhanga ku rwego afite ashobora kwandika SMS ari uyanditse akakubwira ko SMS ivuye ahandi hantu ari undi muntu wari uyikwandikiye arimo aravuga ngo amafuti yawe ngo ariko nyine ngo yabyumva ngo akabyihorera ibyo bintu birahari dukomeze mwaje murambwira ngo Kelly Speech Mamirusi ngo abagore man listen to me njya mbibwira n'abantu Godfather twe turakora nje ndakora ndo mu videographer nkora makwe nkora amafilimi ndashootinga mfite business ndacuruza n'abakeneye kuneza imbere muzaze muneza imbere ndi umusore ukora urunyumva neza nje ndakora kuza kumbwira ngo uranunze ngo nguranyishyurira nakwereke SMS mba mu nzu y'ibihumbi 500 nakwereke SMS ave ngo yanyishyuriye ukwezi kw'inzu 500 Godfather ndi umusore ugenda n'imodoka nziza ahantu hose ngiye n'abantu nubwo naba ngiye kuri boutique ngenda n'imodoka ibyo ni ibintu bizwi icyo gihe agenda havugwa amagambo akomeza kuvugwa amagambo ngo uriya musore icyo gihe hari igihe kigeze kujya no ku mama pasteur umwe yagiye muri birthday ye hatera amagambo ngo uriya musore ngagenda ngo yagiye ngo mu bantu ngo yambaye neza ngavugisha abantu ngo habindura umakozi haba ibibazo bakambwira ngo urazira ngo kubera ko ngo ubusa neza ngo uba wimereye neza bigeraho Mamirusi none ari kunsengera ambwira ngo Kelly ngo ugomba kureka kuvugisha umugore n'igitsina gore cyari cyo cyose ngo niby'Imana ishaka ndavuga okay niby'Imana ishaka icyo gihe buri muntu ibaze ko hari n'umuntu wese wagerekeraga nabonaga ko ari iki ko arambwiye ngo ufite akagambane k'abagore bitewe nuko ngo uriho umwuka w'abagore benshi ngo bishobora kuzaguteza ibibazo ngo biragusaba kugenda buri mugore wese kure ubwo icyo gihe nyine buri muntu wese twavuganaga bose abantu ndabakipinga ukajya usanga umunanyandikira nka mwihorera rero Godfather nje ibyo bintu byankozeho binera umujinya numva ndababaye ndeba ukuntu nyine noneho nkajya ndeba ukuntu hari ukuntu umukozi Imana kwanga ngo reka bino bintu noneho yakubwira ngo bireke ukabona uri gusubira inyuma Godfather nagiye Gisenyi kurangura imyenda nyigeze i Kigali najyanye na ba Derike twagiye kurangura Gisenyi ngiye gutangira gucuruza imyenda online arambwira ngo Imana ntago ishaka kucuruza iyo myenda brother imyenda nayitangiye ubu nabantu barabizi ibyo bintu natangiye imyenda ubu nabantu bariyambarira ndayitanga for free ndavuga koko Imana ntago ishaka ko nkora bino bintu Godfather shaka ntabwo ndasoza nimuce mu ijambo reka kumbeshyera Godfather nimuce mu ibi bintu nimuce mu ijambo mu mbabarire please bizane hano wimbeshye nimunse mu ijambo ako Kelly wambwiye ko ibimenyetso ariko ibintu wambwiye Godfather ndabiguhereza mwambwiraga ngo ceceke nawe muceceke ngaho Rusi ngaho mama Rusi ihangane arangize kuvuga sibyo twubahane abantu bajye bareka twubahane ngaho fata rero ibintu byo kuza kuvuga ahangaha sibyo
kugeza ubwo nagiye nkora ama live no nkajya nkora live. Ejo mundi naguze ibikoresho byo muri studio ndi gukoresha, ndi kuri live twari tumaze umunsi wa mbere turi gusenga, undi munsi wa kabiri ndi kuri live nshomese ibikoresho birasha turi online. Abantu bari bazi barabizi, abantu bari bahari barabizi byabaye online. Mfite ama boxer n'ibintu bishyashya nayo naguze n'amafacture ndayafite. None abantu bandika muri commenting ngo bakajya bandika muri commenting ngo impamvu uri guhura n'ibyo byose ngo nuko ngo wavuze ngo Mamirusi ibintu nk'ibyo ngibyo. Godfather abantu banyatsaho umuriro bukiye mu gitondo. Ikintu cyanangaje, Mamirusi yafashe ifoto yanjye ndi kuri live na ba Derike ashyiraho agahanga k'abantu bapfuye abipostinga kuri stati. Ndavuga n'umukozi w'Imana bwoko ki ufata abantu bazima kabagira bapfu. Dore reka nze mbikwereke hano kujya aho najya no kuri, reka nze mbibafashisha ibyo bintu mbibereke. Ibindi Godfather ndabiguha ubu nubishyira hanze by'ibyo simbizi, ibintu biri mu nzego zibishinzwe. Hari ibyo ugomba kureba gacece kukarindira twege tugafata umwanzuro w'ubugenzacyaha, kuko ngiyewe nako ibyo ngibyo muza kuzama emotion ngo harassment iyo maze gukorerwa iraha amfasha, kuko kano kanya abantu turi mu buzima, abantu bari kugenda umuntu ku munsi ku wundi n'ibindi bintu. Iyi foto se kitajyaho mana yanjye kandi ko yagiyeho. Wait. twagira ngo tubamenyeshe ko inzego za leta Tap the screen. bagendera Chat mu tap the screen. Mutapinge screen kugira ngo ataza kugira. n'uturozazi guys, n'uturozazi my people, mwohereze hatimi please. Hatimi is very important. Hatimi ni sense rimwe guys. Hatimi tubamenyesha ko inzego za leta z'u Rwanda ntago zigendera muri ubwo bujejwa n'ubutiku, ngo mureke ngo inzego zibishinzwe. Ari mute your mic ko tukumva uyu musore akarangiza point yo ko ufite ijambo. Thank you guys. Yamyotinze agiye kutuzanira ibintu ariko Godfather nawe ntukatuniga n'inkari. Guys mwohereze uturozazi n'uduhatimi guys batatumanura. Jye ndimo ndatapinga. Apinga abantu bakoze kuri iyo goro. Wabuze umuntu wanura hiriya ndege. Ntacyo nibatwohereze n'uturozazi n'uduhatimi, biriya birafasha ntabwo bitumanura Godfather. Amageragere nkuko bizagenda ejo kuri bamwe. Mutapinge Na screen. mageragere Godfather. Nawe uri muranira umujinya. Ntabwo Jihad azajya amageragere. Ase ninde uvuze Jihad ko tuza kumugarukaho mu kanya. Guys, drop some anything you have. Bivuze ngo uvuze Jihad, sorry. Jihad harya nuwe. Seri wanje. Godfather wamfashe iyo foto ngo hayikeshyira muri screen. Give me some. Abantu bafite analyse nyinshi kujya ku muhanda kugenda byose ni ibintu birenze. Shamana yanje. Mana yanje. Komeza ifoto kanyishyiremo katurebe. Godfather Aguha nyoko we. Bonye umwana. Nani nuburetse gato please. Okay. Iyi foto usabye ni iki ishaka gusobanura iki? iyo foto icyo nshatse kukubwira, igitondo kimwe narabyutse nsanga iyo foto, reba ko gahanga kari hagati, aka gahanga urabizi aho kajya ku bantu, twe turi abantu bazima papa. Aka gahanga gashyize ku bantu, aka naka gahanga gajya ku bantu bapfuye. Ni umukozi w'Imana. Ibyo biri Garakeye ndavuga, niba umukozi w'Imana afata abantu bakoze live agafata akajya kubashyiraho agahanga k'abapfu akabipostinga. Ese iyo reba hano ako ni agahanga k'abantu bapfuye, subizi icyo reba iyo maka badushyize hagati. uretse gato sindi gusuburetse gato. Ahanga ndabona ari live ya hostinzwe no bita Kiki. Anga nibeshye sibyo? What happened byagenze bite? Sindi gusobanukirwa. Rero icyo nakubwiye ngiye ibyo bintu byose bimaze kungeraho. ndabiguhaye nanjye. Ndikeli speech utajya uceceka, ndikeli speech utajya ureberera ibintu biri aho ngo nuze ndi umu influencer ko nge ntago naza ngo nikundishe ku bantu bankunde, kuko nta kintu nyine ibyo bintu byamariro. Nge rero nta kindi nahise nkora, nacyo genda zike manza n'abatwara banje kuvugana nkumva ari kwigira umuntu wa danger.
icyo nakoze nahise nza kuri TikTok ndavuga ati ngiye gutanga agasopo ku bakozi b'Imana aho bageze bagarukira aho batangire bigisha abantu ijambo ry'Imana rihari ritari ibintu bari gushaka kubw'inyungu z'ibintu byabo bwite. Ubwo rero Godfather ibindi bintu uraza gukenera Nshyiraho ibi. rebaho urareba kariya urambwira gahanga mbikoherereze. noneho urebe n'uwo Reka muntu turebe. yakomantinze arambwira ngo ibyo bintu bikureho kuko nari mfashe iriya screenshot bariho barimo bamvuga mpita nyipostinga ariko kariya kantu k'agahanga sinzi iyo kavuye zoominga urebe urahita ubona ko kariya kantu ari akantu bishyiriye urumva barakoze screenshot babishyiraho sinzi iyo babishyiriye urabibona ko ntabiriho waretse kumbeshyera keri Okay, reka tugende. Uretse gato funga mic yawe nani so reka tugende gatoya rero tubigenze uko. Niba ibintu nabyumvishe neza. Niba twabyumvishe neza cyangwa niba aba audience iri kubyumva. Reka mbabwire ikintu kimwe. Uwo ninde ufite mic ifunguye? Niko Keria wafunze mic yawe. Iyi foto ari ibintu bishobora kuzura intambara zishobora kubasunikira mu gukora ibyaha cyangwa mu kutumvikana. Cause of nashatse ikintu kimwe cyatuma habaho amakimbirane angana gutya ku bantu mwahuye amaso ku maso kugishaka nkakibura. Reka tureke kubyihutisha, tureke no kubikurura. Godfather ntabwo ngiye nshishikazwa no kubona abantu bakubita bakuzura ku bintu nk'ibi ngibi bisenya. Ndabasaba ikintu kimwe, munyemerere. Ibi bintu ntimujye muri details, ahubwo aya masaha turi kuvugana friendship simbabwira ngo mwongere muba friend cyangwa mube nkuko mwari mubanye. Yaba ibintu Mama Rusi yavuze, yaba ibyo Kelly speech uvuze, nta kintu niki na kimwe ku bantu mwari mufite ikibahuza numva icyo cyari kuba intandaro ituma mugirana amakimbirane ngo agere ahangaha yageze. Reka mbisabira ikintu kimwe, munyemerere uyu munsi habeho guclosinga ikindi kintu cyatuma haba amakimbirane. Noneho Kelly speech na Mama Rusi habeho kubahana uyu munsi, kuva uyu munsi habeho kubahana. Ukomeze content yawe, ureke umubyeyi akomeze gahunda ze. Nta muntu ufite ububasha bwo kuvana undi kuri platform, nobody. Ikintu cyabaho ni kimwe, ni ugukoresha platform yawe kuyikoreraho ibigize ibyaha kuyajemo guhangana nuko bigenda. So Kelly, ibyasigaye inyuma munyemerere bisigara inyuma. Mama Rusi, ibyabaye byose mu bisiga inyuma, muzane indi chapter. none se Godfather Buretse gato maze ndangize. Kelly, ntuzasubire gusengerayo, azashaka abandi bayoboke, ariko ntunagende wumva ko utagomba gusiga inyuma utahasenye, ukumva ugomba kuhasiga uhacanye umuriro ngo hatwike kuko utahabonye ibyo wahashakaga. Oya, ibi bintu byo gusenga, ibi bintu biti yari murangira yabivuzeho birenze rimwe.
nyakubahwa umuvugizi wa RIB umugabo mwiza cyane yabivuzeho birenze rimwe, arabura abantu especially aba diaspora, yaba iby'abapfumu yaba iby'abandi. Icyaha cy'uburiganya ni icyajyanirwa n'itegeko iyo hari ibimenyetso. Gutwara iby'undi ukoresheje uburiganya, niyo mpamvu wabonye Yongwe bamuhamagaye akajya kwitaba. Abakozi b'Imana ibyo barabizi. Ariko ku rundi ruhande aba bakozi b'Imana niyo mpamvu ubona insengero, ndaguhereza urugero nko mu bihugu by'amahanga, insengero leta zishyiramo amafaranga, bahemba abapasiteri every month. Dushobora kureba negativite niyo nicyo kintu kitari positive kuri aba bakozi b'Imana, ariko ibyiza bakora n'umusaruro batanga n'imitima bahumuriza bakiza imitima ya benshi kurusha abo basenya nabo bariganya. So ushobora gutekereza ko bitewe na bad experience wabonye ugatekereza ko ugiye gukiza abandi, ariko ugiye gusenya imitima ya benshi, kuko hari abantu baza amagambo yaba ngaba akabahumuriza bakababera urumuri bakavana muri ubwo bwigunge barimo n'ibindi. Iyo uje ukumva ko ugiye gusenya bitewe n'ikibazo wagiranye n'umuntu ukajya gusenya, ntabwo ugiye gusenya umumama wenyine, ugiye gusenya n'imitima yakiriraga kuri platform z'uyu mumama. So ntabwo abangaba batambaye nabo bambaye umubiri n'amaraso, bafite umubiri, bambaye inyama nk'abana, abana b'abantu. Aho bitagenze neza ntabwo habaho kurimbura no gusenya kuko hari icyo mutumvikanyeho. Oya, ntabwo aba urwemukira Mama Rusi wenyine kubera icyo kintu kitagenze neza. Namaze kubyumva, niba haje mu ibintu iby'umukobwa mwakundanye n'izo misana ibyo byabaye, niba hari ukuntu mwahuye, ariko ntabwo ntekereza ko wari kugenda, ariko ntugende gushaka gusenya ibyo wasize inyuma. Rero ibyo tubyemere ko byabaye, cyangwa ukumva ko agomba kuba yihangana, ariko n'ibyo ukora byo kumutiva abantu ukavuga ati sinzemera ko abantu bahohoterwa. Ariko here's the thing, hari uburyo ibintu bikorwa mu rumuri neza cyane. Keri, uramutse urebye ibintu abantu bampa hano byinshi cyane bifite n'ibimenyetso, ariko ngira ngo wabonye abapasiteri na mentionings hano barenze umwe, nkababwira musigeho, bisubiyeho uyu munsi barahostinga, ntawe ndongera kujya kuvundira. Azi no ngicyo kintu bakirese. So here's the thing, nsoza munyemerere, nimuza gusubira muri details, ibi bintu bizazana amakimbirane, bizabageza aho mutifuzaga kugera kubera ego. Munyemerere ibi bintu bihagarike uyu munsi namubyemera, niba bishoboka, niba mwumva ko aho byavuye bitakagombye kubageza kure, ibintu bihagarike kuva uyu munsi. Niki cyakorwa kugira ngo iyi ibe space, ibe live ya nyuma ivuga kuri ibi bintu? Noneho tuzategereze indi live yo kubohoka cyangwa yo kongera kwiyunga, ariko nonaha iyi live ibe iyo guhagarika ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma aya makimbirane akomeza cyangwa ibi bintu bitagenda bikomeza. Munyemerere mumbwire ngo hakorwa iki. Keri, umbwire ngo hakorwa iki? Noneho kugeza uyu munsi umureke Mama Rusi akore gahunda ze, akomeze gahunda ze, nawe ukomeze gahunda zawe. Godfather wampaye ijambo. Oya, uretse gato, please mute your mic. Please. Uretse gato, mute your mic. So Keri speech, uranyumva? Ndakumva Godfather. Birashoboka ko iyi rwaserera aya masaha ibi yaba space igarura gahenge, ibintu bikarangira, hanyuma ugakomeza content yawe, ukareka umujyi gukomeza content ye. Content yanyu nsanzwe nyikora. Hano ndabona niba bazanye abafana, Keri ninjajwe yewe nabyo birarenze. Ibyo ngiye kubwira abantu Godfather, uri smart more than top of the comment. Yego. Njyewe nirinze ibintu byinshi cyane kubera ko njyewe hari amagambo na bitewe nanjye wenda kubw'umutekano y'ibintu runaka, hari amagambo yose natagomba gushyira kuri social media, nabanje no kubikubwira. Ubu nabanje kwitabaza RIB kubera ko kano kanya ari umuntu ashaka kuza gataka ngo bari ngo bankoreye harassment, ariko njyewe urebye ibyo ndi gukorerwa kano kanya birakomeye, birenze ubwenge bwanjye ku buryo byatuye niyambaza RIB. Ntabwo ngiye nyine ari ibintu biba byagarukira hano turi kuri social media, dufite abantu badukunda, abafana bari mufana, hari uwaza agashyigikira Keri, agashyigikira Mama Rusi, nyine nibyo bitewe n'icyo wamusanzeho. Kandi nanjye si ukuvuga ko njye nkurikira Mama Rusi nari namubonyeho Imana, ni nayimubonyeho, nibyo byatuye nanamukurikira, ariko
hari ibindi byaje mbona ko burya hari ibyo bitewe sibyo. Okay. Muri kano kanya rero njyewe ndi gukorerwa harassment ituruka ngo kumuhanuzi ngo navuze, ituma muri kano kanya hari umuntu bari bagiye kwica azira kuba yaragiye kuhura n'umuntu muri kano kanya mu mugoroba. Jessica arabizi hari umuntu wari ugiye gupfa, hari umuntu wari ugiye kwicwa, bamubwira ngo waitonze Godfather ngereka ngusabe sibyo, urabizi uri umuvandimwe nkubwira ibintu byinshi, ariko muri kano kanya njyewe ibintu byarenze uko uri kubibona hano kuri TikTok, uko twabivuga ukagira ngo birarangiye. Ibi bintu birimo no kuba noneho nabyumve. Ushaka kumva ejo mu gitondo bira yavuze ngo navuze ngo ninakorora, ukumva ejo mu gitondo baravuze ngo Kelly yapfuye cyangwa se byagenze gutya, bitewe n'uburyo ibintu birimo birazamukamo. Hano amatelefone y'abana afite ibintu byinshi n'ibindi Godfather, ahubwo icyo nagusaba hano abantu bavuze ibintu byinshi nandi batange nuza proof zabo, gusa njyewe ngiye gutegereza umwanzuro w'ibizava mu bintu ndi gushyikiriza ubugenzacyaha bamfashe barebe, kuko njyewe ushaka kuvuga ngo ibintu bimeze gutya na gutya, ariko harimo ibindi bintu ngiye bishobora sometimes ushaka kwisanga nabuze ubuzima, kandi umuntu apfuye mwavuga ngo yarapfuye yigize kutubwira ngo byagenze gutya. Rero ibyo bintu mureke, amategeko nakomeza bikurikirane, ubundi noneho na nyuma ubwo amategeko niyo azaduhereza ibintu n'amaproof n'ibindi bintu tuzabimenya. Icyo gihe tuzongera ko dukora live Samuel. Okay. Mama Ruth. Oui. Mwanyemerera ko wenda iyo biza kuba ibyo simba naje muri ibi, ariko impamvu naje no kugira ngo birangire. Kelly yambwira ikintu twapfuye nkamusaba imbabazi akazana n'ibyo bintu ko yavuze ngo arabifite. Njyewe ikintu cyatumye yanga Imana kigatuma ava ku Mana kubera njye ko namuhemukiye, kandi abantu bose bazi ngo naramuhemukiye, namukoreye ibintu bibi, ntabwo mbizi pe. Nambwira ati wankoreye ibi bintu, hanyuma hano cyane kimama mubwira ati ibi bintu ndabyemera. Kugeza ubu abantu byarabacanze, nanjye byaranshanze, ntambwira ikintu namuhemukiye birangire. Mami reka musubize mami mu byubahiro byawe, ibintu ngo mwamaze kubirenza byari bikenewe. Nazaga guteranira iwawe kandi nahaboneye Imana. Ibyo bintu nabivuzeho njye navuga mvuga nshaka uruhande mvuge narasenze nabonye. Kelly ndakubaza ikibazo. Uretse gato Kelly. Wanyandikiye usaba kugira ngo ibintu bizanga. Uravuga ati urashaka ko ibintu bikemukira. Siko bimeze. Uretse gato. Objectif yawe yari yihe yo gusaba ko tuza hangaha ibintu bikavugwa? Objectif yawe yari yihe? Ako sinzi impamvu mutarese na Derek avuye kugira ngo objective yumve. Njye mfitanye ikibazo na Kelly, ntabwo nyifitanye. Nanjye ndavuga Godfather. Uretse gato ariko muretse gato mutansaza. Kelly wanyandikiye, uretse gato wanyandikiye, so ndabaza objectif yawe yo gusaba ko iyi live iba nkaba ntari no kwikorera amafaranga, nkaba ntari no kujyana, dore impamvu y'uyu mwanya tumaze hano ko ari wowe wabisabye, ni wowe wabisabye, sinzi wazanye umumama. Nakubashye ibyo wabisabye utuma Jessica. Objectif yawe yo gusaba ko iyi live iba nububwira kabiri mu kanya nabikubashije ni yihe? My brother, open your mic. Icyatumye nkubwira ngo dukore no live nuko nabonaga ibintu bitangiye kuba too much n'abantu bari kubirenganiramo batabizi, bitewe n'ibintu byari bimaze kuba kuri live ku muntu warugiye igikorwa nakubwiye cyakozwe ndi kukubwira cya account zakozwe ziri kugenda mu bantu, niba ari uguhakira soft n'ibintu nk'ibyo biri kuba. My brother, mukanya nkubaza wambwiye ati numvaga ko ibintu na Derek this is Derek, I miss your mic. Mukanya baza impamvu mwifuje ko iyi space iba, mwatumye Jessica. Kelly yanyandikiye objectif na papa yo kugira ngo iyi space izangaha ibi bintu tubivuge. Papa yari yihe objectif yari? Yego murakoze. Njyewe impamvu nifuje ko bizana ntabwo ari uko nyobewe ko habaho ubuyobozi, twese tuzi aho buba, tuzi n'icyo bukora, ahubwo ikintu cya mbere kibangamye ari nacyo cyatumye aba bantu bose baza hano ni ikintu kijyanye no kuba buri ruhande rufata umwanya rugasebya mugenzi wabo.
kandi already ntabwo twese dukora bimwe. Nk'ubu nkanjye mbaho kubera YouTube, Kera akabaho kubera studio ze akoresha amapodcast n'ibindi. Mami Ruth afite uko abayeho, turi abantu batandukanye. Rero njye impamvu nyamukuru nifuje ko biza hano suko kuko iyaba twabijyana mu buyobozi twese twakabaye twacicetse akaba ari bwo bucyomura ikibazo cyacu. So twaje hano kugira ngo dukemure ikibazo kuko ntabwo nafungura live ngo mvuge nabi Mami Ruth aze ayisobanure bikunde. Keri nuko Mami Ruth nuko. Bivuze ngo impamvu twifuje ko wowe uhosting ukaduhostinga nuko twagira ngo duhurire hano dukemure ikibazo dufitanye kive mu nzira, ejo aho tuzumva ikibazo kiri tuzamenye noneho ngo giturutse hano nyirizina. Kuko buri ruhande rurajya ku ruhande rukavuga abandi nabi rukabaharabika none bakazamo n'ibinyoma, buri umwe agahimba nyine ibyo yifuza. urakoze cyane Abantu kandi bakadutega amatwi. So niyo mpamvu twaje hano. urakoze cyane my brother open your mic nani Kelly. ndimo ndakumva Godfather. Ibi ngibi Derek umuvandimwe wavuze uremeranya nabyo? Ku ruhande rumwe ni byaba byiza, ariko nyine ku rundi ruhande harimo akandi kantu. Ako kantu nakahe? Niba kano kanya hashobora kuba hari irindi jambo rivuga ngo Kelly speech, abahungu bantumye bambwira ko bashaka kubirangiza kuko we ngo wunga abantu. Rero kuba mumanuke mugende. Kuba kano kanya havugwa amajwi avuga ko Kelly speech yafashe amafaranga akishyura kubera umukozi w'Imana bashwanya akamukubita bakamuvuna. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kelly ndimo ndakumva. Iyo abantu bafitanye ikibazo urimo kunyumva, asa conspiracy haza ibintu byinshi cyane. Urimo kunyumva, ntabwo wajya muri details one by one. Urimo kunyumva? Of course. Umva rero icyo gusaba, niba objective ariyo kugira ngo ibintu birangire, urimo kunyumva, bitagiye kure, nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'iyi live urongera kubona izindi conspiracy. Hari abantu batifuza ko wagira amahoro cyangwa utabaho urwana n'abandi. So ndatekereza ko nk'umuntu w'umugabo ushobora gufokasinga ku iterambere ryawe, ntabwo mbona ikintu ugihinga muri ibi bintu. Ikintu kibaho ni kimwe, you let it go. Ntabwo ugenda kuri details y'akantu ku kandi. Ikintu kibaho nk'umuntu w'umugabo, hari ibyo urenza amaso, especially ku bitagufitiye inyungu. So nyemerera rero reka kugendera muri details. Uri willingly, uri kumva ko ibi bintu angaha dushobora kubirenza amaso tugafata indi chapter nshyashya? Godfather, mu gihe ibyo ndi gukorerwa biri kujya mu bantu byahagarara byitwaza, kuko ibiri kwa byose biri kwitwaza. Niho turimo kujyana, niyo mpamvu mwajya nyine nibyo ndi kukubwira. Ngibyo bintu mu gihe byahagaze nakiri gukorerwa harassment yo kunsebya n'ibindi, nje nta kindi kintu numva cyaba kigikomeje gukomeza. Ibintu byahagarara, buri mwese agakomeza life ye. Ndi umusore wo muhasura, turi gushaka ubuzima, abahuku nanjye mbahuku ndi kwishakira iterambere. Nta nubwo byakabaye mwaka kudutirana kano kanya turi guterana amagambo cyangwa tuvuga ibiro turi abantu bakuru. Okay. Ndasaba ikintu kimwe, munyemerere kuri iki kintu nkuko nari maze kubisaba. Tutagiye muri details, tutagiye mu kantu ku kandi, munyemerere iyo friendship niba itakomeza kugumaho, uwo ko mwari muzanye bitakomeza kugumaho, ariko ikintu cyitwa umwuka mubi gihagarare. Munyumve, stupid people, stop. Mureke kwandika izo comment. Murakomeza kwandika, umuntu urandika comment ifite uwe yibasira ndakuboroka. Please mwandike mu rukundo hano, mushyiremo imitima y'urukundo. Umuntu ubwandike message ugashaka gufata side ndaguha nyoko, s'il te plaît, twubahane wamaje. Ariko se watuje wowe bite byawe ko nange muri kunza muri sukari urumuranigana ijambo, uretse no kwikana ndakumanura. Please ndagusabye, ndaza gutanga ijambo, ihangane ntunsaze. So twumvikane rero. Kelly, Mama Ruth, ikintu nsaba ni kimwe hano. Simbasaba ngo mukundane, simbasaba mwe kujya guterana. That is not my business. Icyo mbasaba ni kimwe,
habeho kubahana. Hanyuma ndashaka gusaba audience, abantu bakunda Mama Ruth, niba mutekereza ko mujya kumurwanira aya masaha akaza akarerera ahangaha, ntabwo mumukunda. Inshuti za Kelly, niba muzi ko kumurwanira ari ukuzana umuriro no kumuzanira negativity, ntabwo ari iterambere mumwifuriza, ntimumukunda. Ikintu mwakabaye mukora nuko mwabona uyu munsi hano hakura umuri, izo negativity zikavaho. So munyemerere dukore muri ubu buryo rero kugira ngo tujye no mu bindi. Kelly, unyemerere uvuga ati uyu munsi ntitaye uko byatangiye, ntitaye ku makimbirane, reka nkomeze ubuzima nari ndimo, uyu mumama ibyo mbishize iruhande. Mama Ruth, umbwira uti tutitaye kuri details ibyabaye, miscommunication yabayeho nk'umubyeyi, ibingibi mbisize inyuma, mfashe indi chapter, nta kibazo mfitanye. Aho nagukomerekeje umbabarire. Kelly uti aho nagukomereje umbabarire. Dukomeze ubuzima, mukuze platform zanyu, mureke buri wese akomeze ibyo yakoraga. This is gonna be amazing. Tutitaye kumenya ngo twapfuye iki, byagenze bite. Oya, nimujya gusanga 90% y'ayo makimbirane yabayeho n'ibyo bindi byose ni ibintu mwazaniwe n'abantu, ni raporo mwagiye muhabwa n'abita ko bakunda. Ntabwo umuntu ugukunda by'ukuri akuzanira makuru atarayo kukubaka, arayo kugusira cyangwa kugushyira ku mpagarara ngo mugenzi wawe yabikuvuzeho cyangwa bigenje ukundi. So munyemerere rero utagiye muri details. Wa mubyeyi we, wirengagije ibyo, uvuga ati muvandimwe, aho bitagenze neza ndiseguye, umbabarire, birangire. Kelly uti mubyeyi, aho bitagenze neza ndiseguye, umbabarire. Hanyuma ndaza gufata audience yaba ku ruhande rwa Kelly, ku ruhande rwa Mami Lucy, ndabasaba ikintu kimwe, ariko banyiri ubwite hano munyemerere icyo kintu mugikore. Mufungure mic zanyu. Godfa, Ego. ibyo byose se ntibibaho, biraza gutuma abantu bose bagiye bampostinga ku ma TikTok yabo, kuri YouTube, biri buze gusibwa. Manzi zamwe murangiza ikibazo hagati yanyu babiri. Njye kuri njye nta kibazo, nabinyemerera ko biri bubeho, kuko icyo twapfuye cyanze kukivuga ko nta gihari. Nanjye ntacyo nzi kiba gihari, navuga kirahari. Ariko mu gihe rero kidahari, njye nta kibazo, nanyemerera ko ibyo bintu biri bukurweho, nanjye agashyiraho umucyo, abantu be kumfata uko ntari, njye nta kibazo. Okay. Kelly, muri ukurangiza ibi bintu, icyo Mama Rusi arimo gusaba urimo kucyumva? Je narimo arambwira ngo abantu ngo ama live ngo ibiganiro ngo nibiki. Hari post cyangwa ibiganiro byagiye Godfather nagizo posts ndeba ko kano kana yenda babaye mfite ibimbabaje Godfather mbikubwiye. Aba hari uretse gato. Nagizo posts ndeba. Haba hari Nago nje nkora post na post iri kuri account yanjye ivuga nabo mubyeyi. Listen to me Godfather. Na post iri kuri my account ivuga nabo mubyeyi. Kumbwira ngo Kelly speech ngo gira no. Jewe abantu uburenganzira bwo post ibyo bashaka. Reka kubigira intambara, reka kubitwara. Isuku nuvuza reka kubigira intambara. Uri kumva ko ibyo ngibyo mu bindekere, ibyo ngibyo bindi by'ababipostinze mu bireke ndaza kugira icyifuzo mbasaba nabo. Reka manze ndangizanye namwe babiri. Kelly, urumva ibyo byabaye byose nizo details. Urumva ko uyu munsi imbere y'uyu mubyeyi hagati yanyu icyo kibazo cyarangira, mugakoresha amagambo yiho muravuga ataho nagukomerekeje umbabarire, uyu munsi birangire. Nta kibazo nkigufiteho, nanjye nta kibazo nkigufiteho. Ibintu tukabirangiza hagati yanyu babiri. Nicyo kintu ndi kubasaba mwembi babiri gusa. Nje byaba byiza kuko nago nyeneye urugamba nkomeje kurwana rw'abantu bagabwaho ibitero. Bimwe mu bintu bihari nibiri kunkomeretsa muri kano kanya, kandi byose ngo bituruka ngo ku mubyeyi ngo Mami Lucy n'ibindi. Urakoze cyane. Rero ngiye kubona amahoro yanjye, byaba byiza ngakora akanya nk'umuinfluencer nawe kigumira mu bintu bye, kuko n'ubundi ntago duhuje ubuzima mu buzima bwanjye nk'ubuzima bwanjye. Kugira ngo aya mahoro abeho, wanyemerera nkagusaba nk'umuntu aya masaha iki kibazo kigiye guhagarara, kutazongera kumuvugaho cyangwa kumushyiraho any comment. Godfather,
Yes sir. abantu babizi nari maze igihe kiri ibintu twaranabikiriyarinze wumve ko hari n'abantu bazamuye amategeko nanga gusubiza Godfather ndi umuntu mukuru nubwo nyambwira abantu ngo turi bato batari gito hari umushaka akavuga ngo uriya musore ngo ni muto gutya it's okay turi bato batari gito nari maze igihe nge twarabiretse Godfather byararangiye ariko byongeye kuzamuka uyu munsi ku bintu byabayeho ibyo bintu natwe rero turabirambe Godfather tukeneye gukora umwaka uri kuranya dukeneye kwiteza imbere turi abasore ntabwo turi abantu bakabaye mu bintu nk'ibi ngibi ko nta hantu byatugeze Urakoze cyane. Okay, thank you so much. Ntabwo uzongera kumuvugaho ukundi, ntabwo uzongera kumuvuga. Urakoze cyane. Mama Ruth, fungura mic yawe. Nyuma y'ibi ngibi byose wanyemerera ibi byabaye tukabisiga inyuma, uyu munsi tugatangira na new chapter, ugakomeza gahunda zawe aho waba warabangamiye uyu musore bikarangira tutagiye muri details z'icyo mwapfise uko byagenze, ariko uyu munsi tugakruzinga iki kibazo, noneho ugakomeza gahunda zawe agakomeza gahunda ze, ntiwongere kumuvugaho cyangwa kumugiraho ikibazo. ngiye gusubiza muri ubu buryo Godfather. Yego. Kiri nta munsi n'umwe nigeze muvugaho, yaba ari kuri live yanjye, yaba ari no kuri live z'abandi, kereka wenda iyo babaga bahostinze nka gutya. Yego. Kuba ibyabaye byo ndi umubyeyi cyane ko utababarira nawe ntago azabarirwa. Umuntu agomba gutanga imbabazi kuko hari n'abadukoreye ibirenze kandi turabababarira, ubu turasangira. So Ariko umutima wawe. ariko kesi hari niyi. Wumvisha ko habayeho ngo abantu bari kumukorera ubusikama ngo binjiye muri telefone ye, ariko live yakozwe iravuga yuko ari njye ngo ubiri inyuma, ngo ninjye ukoresha amanimero atandukanye ngo musebya ngo nsaba n'amafaranga. So Godfather, ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye, birakomeye, buriya nubwo nicecekera ariko hari ibintu bidasengerwa bisaba andi maboko. Gusa nk'umuntu wankoreye amakosa ntabwo yagaragaje icyo twapfuye, ariko no mu kanya bazavuga yuko ari njye ubiri inyuma. Nansaba imbabazi ndazimuha, ntabwo nazimwema. Godfather nyiri aho ngaho Yego. nta kintu nicuza kibi naba narakoze gishobora gutuma mpagarara ngo hari ikintu usaba imbabazi. No, ndi umuntu w'umugabo papa, ndi umusore ntaribo wansuzugure siko ko ndi umuntu w'umugabo ahagarara ku ijambo ryanjye. Twese turababara, twarababajwe n'uyu munsi ndacyari guhangana n'ibintu ndi kubona. Ikindi Jessica ari kuri live yanjye ntabwo yigeze bavuga ngo ibintu biri guterwa na Mami Rose. Barabizi ko abantu baje kuri live tugahera hamwe dukora iperereza twera dushaka amanimero, nta muntu wigize uvuga ngo umubyeyi rwose. Abantu babitagira ubuhamya bari kuri live yanjye, naje mbabwira ku bintu biri kunkorerwa kugira ngo abantu bamfashe tubirwanye, dushaka uwo muntu wari we. Niba we yumva ko hari ikintu kiri gusimbararaho, akaba yumva ko adashobora kuva ku izima, Godfather, ndi umugabo sinshobora kuzasaba na rimwe imbabazi mu gihe nzi ko ibyo mvuga nahagaze mu kuri nari mu mafuti, ntibishoboka. Ariko ikiba cyashoboka nta kindi ni ukubahana buri muntu wese akajya muri side ye akamenya ibye, undi agakora ibye, buri umwe akirinda kuba yazana umuntu mu byo akora. Waterana ugaterana utavuga utitwaza keri ngo gutya na gutya, nanjye nakora ibyanjye nkakora ibyanjye navuga gutya na gutya, ubwo buzima bwo bwakunda. Ariko kunshyira ku isahani ngo keri ngo ngwino ugire gutya, Godfather Big Brother, byo ntibyakunda. Murakoze. Okay. Ndasaba ikintu kimwe Mama Ruth. Ibi ngibi byose byabaye n'aya makimbirane n'ibyavuzwe n'ibindi byose, amakomenti yatanzwe and everything. Muranyemerera ibi ngibi byose byabaye tubirenza amaso, ama negativite aho byabaye bibi n'ibindi bikaba bibi tukabirenza amaso tugakomeza. Yagiye wa mama? yagiye.
ntabwo yagenda, ntabwo yansuzugura kuri aka kageni bishoboka Namanutse Godfather. ndetse bishoboka bibaho. ikintu gihari impamvu Nta ari jambo kuvuga ngo nta bavuze jambo kuri live nta ni jambo ukubera ko ariko bakinnye. Okay. give me a second. Mama Ruth garuka umusharinga garuke. Yesu alobaki na mikolo ekoya kuki Imana itampa ijwi ryo kuririmba. Mama Ruth wongera ufungure ngwino hano gato. Godfather uyu wundi ntabwo ari njye muzamuye. Uyu nguyu mu muboroki muri poting account. Yego. Uyu ngo ni Sky Rwanda mu muboroki. Mama Ruth urahari? Yego. Rero tugiye kuri namwe mundebere tugiye muri details y'akantu ku kandi. Urumva byarangira bibaye ngombwa ko bavuze ngo umwe abambwe. Ndebye details z'ibintu uri kunyoherereza ibyo Keri ari kunyoherereza ndamutse bigendeyeho hano it's gonna be worse. Ntabwo habaho noneho kugera no kuri details za comment z'ama catfish. Munyemerere rero turi abantu bakuru. Ibyo bindi byose Keri garuka get back here. So tumunyemerere ibingibi byose ibyo byose zo details zose sinzi ngo abantu ngo bankomise ngo abantu ngo bandoze ngo n'amarozi urabona ngo hano ngo ibi tubireke tubirenza amaso. Let's go back tugaruke munyuve neza cyane. Urumva niba cyo kureba akantu ku kandi detaye byagenze gutya aka kantu urabona aka karambabaje ibi byaraje. So please ibyo bintu mubabarire muba abantu bakuru munyemerere. Icyakubabaje nuje kureba ugasanga ari message yakubabaje hari ijambo yavuze iri jambo urabona rirakomeye twumvikane. Ibyo ngibyo munyemerere byose mubifate mubizingira ahantu hamwe drop in the dustbin tujugunye muri puberi. Hanyuma munyemerere mwe babiri hano iyo habayeho kunga gutya reka nkubwire nimuzanamo igo ukavuga ati no bitewe n'ibi ngibi ni gutavuga ko njyewe nashatse abasikama ngo bakoresha amazina ye agomba kunsaba imbabazi undi akaza gutyo ntabwo biri buze kurangira. Munyemerere muri ubu buryo please ndabasabye munyemerere mureke. Hari indirimbo ya Mani Martin ivuga ngo murayizi iyi ndirimbo I know you know this song murabizi iyi ndirimbo. Listen here iyi ndirimbo Jesus urukumva give me a second memeretse gatoya ntabwo ndibuze gutinda. Godfather. Jani ugira icyo kibazo ntabwo ndibukwemerere ntabwo nza kukwemerera reka mfite moderating ibintu gatoya kandi ntabwo ndibuze gutinda. Mbabarira ndakwingiye. Ihangane gato 1 second abeg. Naenda kumanura ndanze ihangane gato ihangane gutaza kunsubiza inyuma uraza kuvuga nyuma. Ujye unigana inkari nka ihangane gato yandabizi iyo bigenze gutya biravuna reka nimutekereze. Murabona umunsi wanyu udapfuye se murabona umunsi wanyu udapfuye ariko mureke mugarure muri uburyo ko ndashaka kujya kwigira muri gahunda z'ino amafaranga ntabwo ndibuze kuraranga munyemerere. So please ndabasabye ntabwo ndibuze gutinda ihangane urukumva. ariko Godfather nk'ibi bigo biba binuka muri comment n'ubu bireba. Reka tugende gato mw'abantu mwe hari ikintu mutumva. Reka babwire ikintu kimwe nshaka kugira ngo nsabe aba bavandimwe munyemerere when we say love cyangwa tuvuze urumuri ndashaka audience mwirengagize ibindi. I don't need negativity mushyiremo imitima. Drop the heart mushyiremo imitima. Noneho munyemerere ahangaha Mama Ruth Yes. unyemerere nk'umubyeyi ukoresha aya magambo ugira ati Keri muhungu wanjye aho naba naragukomerekeje mu byo warumvishe aho wumva umutima wawe wakomeretse binturutseho I'm sorry. Keri ukoresha aya magambo uti mami aho naba naragukomerekeje umbabarire I'm sorry. Noneho dufate indi chapter y'ubuzima bushyashya. Hari ikindi kintu ndibuze gusaba ba nyirabayazana bari muri audience hasi
ba nyiri bayazana, ba nyiri iki kintu, ba nyiri gucana uyu muriro hasi, ndabasaba ikintu kimwe, ariko munyemerere icyo kintu mukinkorere. Do it for me. Mugarura mu mama. Ninjye utari kumubona? Sheri nanjye ntabwo ndi kumubona. ahise amanuka shu. So, Ntawe uhari yagiye. Umenga wenda amayinite aramushiranye ariko aragaruka. Wowe urimo urakora iby'Imana ishaka, thank you. Wabibonye ko baduhaye warning rata. Mama Ruth, rata shyiramo request shu. ndasaba abantu gutapinga screen, abandi mukore kuri N'uturozes Godfa, babwire bashyiremo n'uturozes. Na amarozes Hatimi. ntabwo bafite, ntabwo batagira Oya bashyiramo na Hatimi Naho reka bro. manze ndagize ndabona hasigaye gato. Mama Rusi mbabara ntongere kugenda kundi hafi kurangiza, murabona mwamwiciye shift. Mama Rusi icyo nari mbajije wacyumvishe, icyo nari nsabye wacyumvishe. Ntacyumvisha. Okay, ngaho reka nze tugutega amatwi abari mu muting. Guys, mutapinge screen, let's go. Ndavuga nyuma ya Keriko niwe nyiri gutangiza ibintu byose. Ndavuga nyuma ye nta kibazo. Keri, ko numva ibintu bigiye kuzamo ihangana se ngo niwe gutangiza ntabwo, ibintu. please. Okay, please muri ibyo bintu bro. Batsa abizi Yo. kubaha kuri grafe, reka nyine mvuge muri ano magambo makeya. Njye nigeze kuvuga ngo twebwe nkuko yigize tugize kugira inama yo gukora, turi abasore bakeneye gukora tukiteza imbere kandi turi gusoza umwaka. Ntabwo dushaka gusoza umwaka mu matiku cyangwa se mu mahane. Ibi ni ahantu bitugeza mu iterambere cyangwa se mu mibereho yacu, usibye kutwandagaza no kudutandukanya n'abantu n'ibindi. Yego. Ku ruhande rwanjye ntabwo nta kintu naba narakoze nicuza. Wenda abantu bakora amafuti, nshobora kuba naramukoreye amafuti wenda kubwo kurakazwa na kurakara kwanjye bitewe n'ibyo mbonesha amaso cyangwa se nabonye, nibimushimishe ku ruhande rwe. Ibyo bintu bijya bishoboka. Ngiye kugeza kano kanya icyo nkeneye cya mbere nuko nta kibazo nkeneye kugirana nawe, dore ko nta n'ahantu duhuriye. Ni umuvugabutumwa, nkaba ndi umu influencer, ntabwo wenda ni muri kariyeri y'ibintu akora ngo tuzahuzamo. Icyo numva navuga, ahagarike nyine kumbona mu yindi shusho, nanjye mpagarike kumubona mu yindi shusho. Yubaka ubuzima bwe n'uburyo asengamo n'abandi, nanjye nubaka ubuzima bwanjye n'abo mvugira cyangwa se ibyo nkora. Icyo nifuza ni amahoro, kuko na speech nkora ntabwo nta kintu speech nkora zaba zimaze mu gihe naba nkora speech zubaka abantu nanjye ubwanjye nabasha kwiyubaka cyangwa se nabasha kugira. Ubuzima tubamo ni ngombwa, hari igihe kigera bikaba ngombwa ko abantu twese twica twese tugaca bugufi kubw'ibintu biba umunsi ku wundi. We rero niba hari ikosa ryaba ryaravuye kuri Kelly Speech, njye Kelly Speech ndi umuntu, ndanababara, kandi ntihagire umuntu uza guca urubanza, kuko njye ndi umwe mu bantu bakoresha kuri Godfather uranzi kuva na kera, we twajya urabizi, ndi umwe mu bantu bakoresha ukuri sometime njya nkuzira, nyanzura ukuri kwanjye kuko sinzi impamvu nagira kwihangana. Ariko nk'umubyeyi nanone, nk'umuntu ufite ibintu akora, ngomba no kwiga guca bugufi, kuko ubuzima bwose no guca bugufi. Niba rero we hari ahantu abona Kelly Speech yaba hari ikintu Kelly Speech yaba yarakoze kuri akagifata nk'ikibazo kikamubabaza, I'm sorry, njye musabye imbabazi. Ibyo bintu byose byabaye bitewe n'ukuri kwanjye nari ndimo, bitewe na content nkora, bitewe n'ibyo nkora, kwihangana kwanjye kuranga kuko ngira umutima woroshye ushobora gutuma hari ibintu nkora.
bivuze ngo niba hari ahantu ngiye namubabaje kubw'ibyo kubwa emotion cyangwa se amarangamutima menshi yo kubona ibintu nkahita mbivuga ako kanya, ambabarire dukomeze ubuzima, atangire umwaka neza nangira umwaka neza. Ntabwo byakabaye ngombwa ko umuntu agera muri zino mpera z'umwaka arimo arashyamirana n'umuntu nk'aho yakubakanye n'umuntu. Nta kintu twaba turi kugezaho community. Ndi umuntu ufite abantu benshi cyane bankurikira, ni umuntu ufite abandi bamukurikira. Nta kintu twaba turi kwigisha abantu, ni umuvugabutumwa nanjye ndi motivation speech. Ntacyo tuba turi kwigisha abantu. Nkaboneraho no kubwira abandi bantu bagenda basakaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibindi bintu biharabika. Njyewe mu buzima bwanjye nkunda kubona abantu bunze ubumwe cyangwa se bariko, kuko nicyo kintu n'abantu iyo baje bafite ibibazo turaganira nkabunga ubuzima, nicyo kintu mba numva nshaka. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari kudukurikira cyangwa aba influencer bandi benda baba bafite n'andi matiku bari gukurura, mureke tureke gushyira amatiku imbere ahubwo dushyire ubuntu imbere no gushyigikirana no gufashanya. Niyo mpamvu nanashimye ko twaza gukora live hano, nubwo najya avanga Godfather n'ibiki, ariko ni live mba narakurikiye nkabona hanakorerwa live kandi zigatanga amahoro n'umutuzo mu bantu. Njye mu gihe nta bintu bigomba kuza kongera kungarukaho, nta rubanza mubaraho, akomeze life ye nanjye nkomeze ubuzima bwanjye, aho tuzahurira nzamusuhuza nikomereze kuko sinyeneye kumuvuga si content yanjye. Murakoze. Murakoze cyane. God bless you. Derek, unmute your mic. Yes. Yo, what's up, big man? So, Nawe waje mu mwandiko, ndashaka hari ikiri ku mutima washaka kugira ngo nawe uyu mwandiko uvire muri mwe, ibintu wabyisanzemo gute, hanyuma nawe ndashaka kugira ngo umutima wabohoke, ikiriho kiveho, tutangire umwaka umeze fresh. ibi bintu uburyo nabyisanzemo, Kelly ni umuvandimwe wanjye, niyo yaba ari mu makosa ka gihumbi gerageza kumuba hafi nk'uko nawe ndi mu makosa yamba hafi, ariko kuba we yagira icyo apfa na Mamirusi ntacyo nungukamo, nta nicyo neze gufatamo, ko biraduhombya ntabwo bitwinjiriza. Icyiza nuko bose ni abantu batambutsa ubutumwa bwiza kandi bugera ku bantu. Niyo mpamvu jye na Jessica twaganire turavuga ngo twabizana hano kugira ngo turebe ko bahurira hano ngo biyunge. Ngiye kuri Mamirusi icyo namukoreye cyamubabaje ambabarire kandi bimvuye ku mutima si amagambo. Nekereza ko yaba na post yaba cyangwa icyo aricyo cyose nigeze nkoresha ndagikuraho kuri platform yanjye, tukomeze nyine tubane mu buryo bwo kubakana na Kelly. Kandi nuko ntekereza ko ibi nakoze ni byiza kurushaho tu abandi bantu, wenda tuzareba abandi bazana ibyo bindi byakurukura, ahubwo nibo turi burwanye. Uzarenga kuri live agashaka kuzana andi matiko no gushaka kubateranya cyangwa kuzana ibindi bintu bipfuye bitandukanye, uwo niwe tuzahura nawe tugaganira nawe. So Mamirusi ngewe ntungireho ikibazo, ngewe Kelly n'umuvandimwe na fightinga kubwe nk'uko nawe anyiyereka. Turi abantu twanyuranye muri byinshi, uwo ari we wese uri hano yanyumva kuba namujya ku ruhande cyane. Kandi muri abantu mwese nahuraga namwe bitewe icyambu cyari Kelly. So mbonye mutandukanye nta kundi kuntu byari kugenda. Rero nshimye n'Imana umugani kuba mwiyunze, niba Mamirusi nubwo ataravuga, ariko ngiye Mamirusi ku ruhande rwanjye umbabarire birangire. Murakoze. Thank you so much, big man. Mamirusi uranyumva? Ndakumva. Ndashaka kugira ngo nawe ufate ijambo sasa. Nyuma y'ibyo bavuze ntacyo ndenzaho, ndabababariye. Yaba ari Kelly, yaba ari Derek, nabaye imbabazi cyane ko nanazibahaye kera hose bitaranaba, kuko numva ko nta kintu numvaga mu mutima wanjye nishinja. Okay. Nababariye. Bari hanyuma nabo ahangaha nta hantu wowe waba warabakomerekeje, nta hantu waba warabibasiye cyangwa bitaragenze neza ku buryo aya masaha nawe niba hari aho wababwiye nabi wabisegura ukabasaba imbabazi? Ntabwo bivuze ko imbabazi zo gusaba uruhande rumwe. Yego. So nta hantu nigeze mbibasira. Aho nasanze bari kumvuga nahagaze kuri platform imwe nabo,
ntekereza ko sinigeze nanafungura live yanjye ngo mbivugeho cyane ko kenshi bansabaga kubivugaho abantu ariko simbivugeho kandi bamwe mu bantu bari hano bagiye bansaba kutabivugaho ntabwo nigeze mbivugaho na rimwe kandi sinigeze nibasira Kere sinzigera mwibasira ntekereza ko icyaduhuzaga cyakongera kikaduhuza isi ni ntoya irazenguruka ntacyo nzi naba narabakoreye hano ku mashusho media Okay, Kelly funga mic yawe. Kelly, hari ahantu uyu mama yaba yaragukomerekeje cyangwa yaba yarakoresheje amagambo yakubabaje? Godfather, Yego. mu buzima dukunda uriya kubona umugabo nyine ikitugira umugabo ni ikiri mu mutwe suko duhagaze. Sometimes harya duca bugufi kugira ngo dusoze ibintu ariko hari abandi bantu bagifite imitima itsimbaraye. Ese koko we mu mutima we n'ubu ngubu aracyaha nyine like hari ibintu abantu bakora bikamera nk'ihangana. Ese no muri that koko no arumva Zakeri listen to me Uretse arumva gato, uretse atara gato. ntabwo Uretse gato, muri mami, uretse gato no. Komeza. Uretse urumva gato wowe mami. Godfather nari wumve nsubije ibyo kageze ngo yisa yarambaje wumve ka no kuvuga ngo hari ibintu abantu babifuza kumva ko abantu baca bugufi imbere yabo ariko bo nibemera amafuti yabo Jesus bose. Christ no Uretse gato mama Rusi, Godfather uretse gato. Nakubajije Kelly, nakumva hari aho mama Rusi yigeze ntabwo akwibaza cyangwa akoresha ndasoza amagambo yakubabaje? Godfather ntabwo ibintu byaba bigeze hano atarambabaje ibyo kandi nawe uri umuntu mukuru abyumva sinzi impamvu akumva ko umuntu haba side imwe nyine yababaje umuntu gusa kandi ibintu byarakurutse bishoboka nawe wabyumvaga ahubwo ndibaza niki gituma we ataka bugufi ngo byumve binamuvuye ku mutima Godfather nuzahatira umuntu kubwira umuntu ngo nakoze ikosa no bitakubita muri ku mutima ngiye nabivuze bimvuye ku mutima Godfather ndi umugabo nzi gufata umwanzuro ukumva nkabona ko ibyo nkora bidakwiye ese kuki yumva ngiye warambabaje cyane sibyo na n'uyu munsi warambabaje cyane kuko urabizi nanakoze iyo live mbwira ko na Mami Lucy mbisubiremo ndi umuntu wakundaga gusenga kubera wowe ariko icyo gihe byageze naga gusenga kubera wowe mvuga ngo niba umukozi w'Imana yaba ameze gutya na gutya naba ari we nakurikiye unyereka Imana nkamita mu mutwaye numva ko iyo Mana tuba tunakurikisha ko bidahari aka kanje gikomere nge cyangiyeho nubwo navuga ngo ni gute ngo umuntu ibyo ntago mbyitayo ariko nyina ciye bugufi ndakubwira ngo niba kuko dukeneye gutanyuka neza Mami Lucy ibyo muri ubu buzima ntago nanze gusaba imbabazi ahubwo narindi gusubiza Godfather uko yarambajije Okay. nge nasubizaga Reka dukomeze rero ubu uracyafite ijambo. Kelly uretse kwihura. urumva Godfather ibyo yarambajije nagombaga kumusubiza kuko nzi ko ntabyo nigeze nkora ariko gusaba imbabazi ntago ari ibintu byatuma umuntu adasaba imbabazi nanjye niba hari ahantu nagukomerekeje umbabarira. Wow. Umva Kelly rero ibintu biba byoroshye. Reka mbabwire ikintu mutanasobanukiwe rero mutanazi. Abantu bati none se ko twahamagawe na RIB ko twabishyize muri RIB ko biri muri RIB reka mbasobanurire. Ibi bintu nayo makimbirane ibi ngibi ni bya bita mboneza mu bantu. Munagiye no muri RIB ikintu babakorera cyambere no kubahamagara bakabasaba kubunga no kwiyunga no kuganira. Muri kumva? Mureke kuvuga ngo RIB ngo mwatanze ibirego mwaramaze. RIB ikintu ikora yunga abantu mbere yuko ifata ibyaha ntabwo ibyaha byose biba ibingibi nk'aya makimbirane yo kutumvikana nk'aya kwizibasirana gutya ibingibi babyita ibyaha mboneza mu bantu iyo mugeze hari barabahamagara bakabasaba kuganira bagakora ibingibi turi gukora nonaha ibingibi birahanga do no wasting your time rero ndabashimiye murakoze cyane ijambo ryuma Godfather wakoze kuduhostinga before you go kamaze ntabwo ndagenda akantu kamwe ihangane gato yamaze ndagize bro nagwaye umwanya uravuga let me speak Jesus okay dari the thing is icyo mbasaba ni iki ngiki munyemerere iki kintu munyemerere kino kintu mugire icyo ahangaha as long ahangaha mu buhotse tugiye gutangira umwaka mumeze fresh this is amazing ariko noneho mumaze kwiyunga mumaze gusabana imbabazi birarangiye ngiye kubasaba ikintu kimwe musigaranye umukoro wo guclearinga everybody nabo ngabo bitwa ngo babaye abasirikare banyu bo kubarwanira kandi babasenya. Let me tell you people nta kiza kibi bintu mugerageze mu nyumve abo bitwa ngo barabarwanira nibo babasenya ba mbere ndasaba
buri wese uri ahangaha uri ku ruhande rwa witwa ngo aravugira Kelly Speech, witwa ngo aravugira Mama Ruth, ari gukoresha amagambo yibasira uyu nguyu, ugacana umuriro uzi ngo urimo kumufasha. Turi kumwe? Ntabwo kurangiza ikibazo cyangwa kubaka umuntu ntabwo ari ukumwubaka uri gucana umuriro, urimo kwatsa umuriro kugira ngo ibitero bigaruke kuri uwo muntu witwa ngo uri kuvugira. Ntabwo anga ari ihangana. Social media ni icyuma gifite ubwantu habiri. We said this since day one. So reka mbasabe ikintu kimwe rero. Sabe abantu bari kurande rwa Mama Ruth, abantu bari kurande rwa Kelly Speech, niba mukunda abo bantu, please stop this shit. Mububake mu bundi buryo mubibubaka, apana ibingibi basenya bizana amakimbirane. Muratsa no mukatsa umuriro ngo muri ku ruhande rwabo, nta numuri bujyana nawe muri RIB. Ni hakora ibigize ibyaha nta numuzajyana nawe mu rukiko. Nta muntu kumwe na jihad hariya. Mwese mutegereje umunsi wo mu gitoro mukanya kugira ngo niba babamanura amageragere. Ego ya. So kuza ahangaha ukaza ukereka Mama Ruth kuri timu ye unamushyigikiye ko arengana, ukagenda ukajya kwataka Kelly Speech, mukajya gukora account, ntabwo ari byo. Kujya ku ruhande rwa Kelly ukabigenza uko, that is nonsense. Ntabwo urimo kuba kuwukunda, urimo kumusenya. So reka tugende gato yari icyo mbasaba n'iki ngiki. Munyemerere uru rugendo rwo kugira ngo muzongere munahure mube uko abo mwari mumeze mbere ruzakomeze. Ariko none icyo nsaba nonaha, nyuma yuko musabanye imbabazi ku byagenze, muhamagare RIB. Wowe Kelly, hamagara RIB withdrawing ikirego. Mama Ruth uzi uhamagare RIB withdrawing ikirego, biremewe. Muvuge ko mwaganiye mukabirangiza amakimbirana akavamo. Ntago baza kubasona ngo kubera iki end3. Oya, ntabwo ari byo. Erega hari ikintu mutazi, u Rwanda rumaze gutera imbere ku buryo ikirego ushyizemo hariya kijya on record mu myaka 3 kitaravamo, byaba ari byo byaba ari ukuri. So nta mpamvu yo kugira ngo hariya habemo ikirego cyawe kidafite ikintu gishingiye kubera social media. So please Kelly, nta keza kabyo. Bivuze ngo iyi kirego kigiyemo waba warenganye, ejo RIB hazaba ikirego cya nyacyo bavuga ariko si uyu muntu urane ibirego we ni shyashya. It's not okay. Mugere mu bivanemo. Nimumara kubivanamo, hanyuma turabasaba abantu audience hano ngo kabyara. Niba ukunda Mama Ruth, hindura chapter. Utangire kumutwarira ibimwubaka, utangire kumwubaka mu komeza gahunda zo kubwiriza no gukora bira bintu bihumuriza imitima y'abantu. Niba ukunda Kelly Speech, musupportinge mu byakora. Turi kumwe, numara kubimusupportingamo, ibingibi biraba ubufasha no kumukunda by'ukuri. Ntabwo ari ukumushyigikira kujya mu ntambara zidafite icyo kimuzanira. Ndabakunda nubwo batinya kubi. Natekereza ko ndaje ndi guhangana ndangize. Abantu barimo kohereza request mwohereze manigane mbazamure. Ntabwo ibyo bintu bikunda nani Janine. So please kandi urabizi. So reka nze nsabe ahangaha audience zo ku mpande zombi, mumbabarire niba ari negativity mwanditse mugende mu bisibe. Hanyuma noneho tutangire chapter nshyashya. Kelly Speech ubaha uyu mubyeyi, wa mubyeyi we ubaha uyu musore, akore ubuzima bwe, ukore gahunda zawe. Ibingibi bizaba ari iby'agaciro. Munyemerere icyo kintu kibeho kandi abashimira ko mwabyemeye, ko mumaze gukorana mu ntoki no mugasabana imbabazi bikarangira bikava mu nzira. Mumireke bive mu nzira. I swear to God, ikige muzare umusaruro wabyo wo kureka ibintu bikabaho. Ndabibutsa ko mutaciye nk'amabere, nta kitasanzwe. Ibi ku yandi makominote biraba, abantu ntibumvikane bikagenda uko byagenze. But the good thing nuko urumuri nkuru nguru rugaruka nk'indirimbo bamaze kubakinira. Hanyuma I beg the audience, let me ask the audience, ni muzane urumuri mubo mukunda, apana kubashyira muri darkness no kubazanira ibintu bitabubaka. God bless you. Ndatekereza ari icyo. Reka ndenza akantu gato, abantu bari hano, abantu bari kutwumva, ntago gukosa ari icyaha kandi nta muntu udakosa. Ikiruta ikindi ni ukumenya ko wakosa ugasaba imbabazi, kuko gukosa ko twese turi ku isi tuzahuriramo dukosa. Abantu rero bamwe namwe bagendaga bandika amagambo agiye atandukanye, ibi ni amagambo mabi cyangwa se gusebya no guharabika, sibyo bizatugira abantu nyabantu, sinabyo bizatugira abantu bakomeye, ni bizatugira abagore cyangwa abagabo. Usibye kuzatwambika isura itagaragara neza muri rubanda. Hari igihe ukora ibintu kumva abantu baragushimagiza hano muri rubanda ukananura rwa comment nziza, nagaruka batera comment nziza ari uko bari kwereka ko ibyo uri gukora ari sawa. Hari n'aba bari kugupushinga kugira ngo ugwe mu kiba kubona usenyutse cyangwa se ugeze ahari indimuka. Rero ndagushimiye kubwo kuba watwumvishe, basi ukaza ugahostinga live nyuma y'igihe kinavugana nawe, mwereka kuvugana nawe yarashize igihe.
abantu bandikaga rero comment wenda zidafite icyo zidufasha bazihagarike, kandi ikindi abantu ntibumve ko hari ibintu bikomeye bihari ku buryo hakongera kuza amakimbirane. Nakubwiye ngo umubyeyi niduhora nzamusuhuza nkomeze, njye nta mutima namunyangire, njye nta n'umutima w'urwango ngira. Iyo akanwa kanjye karemeye guca bugufi nkavuga ikintu mbanza nagihagararaho nk'umugabo, kubera ko mba nzi neza ko umugabo aruhagarara ku ijambo rye. Godfather wakoze, abantu badostinze hano bakoze. Nubwo wenda hari umuntu umwe wabuzaga hano kuri pano nawe wagombaga kugira ikintu gihandoringwa hano wenda atabonetse, ariko it's okay. Ariko iby'ingenzi kandi byari bifite ikintu kinini bihangayikishijeho abantu. Sinkubeshye, umutima wanjye ndumva ngiye nabohotse, I'm blessed. Ngiye nongera gusengera nko mu bisanzwe, umutima wanjye ndumva umeze neza. Nkunda kumva umuntu ashobora dushaka kuganira akumva ikosa, nunda kumva ikosa cyangwa se ibintu bikagenda bikaba byarangira. Abantu rero mwadukurikiye mwakoze, kandi nshimiye buri umwe wese wari uri hano. Godfather, thank you my brother, wakoze cyane, kandi ni iby'agaciro byo komeza utwubake nk'abanyarwanda. Abenshi bajya baza bakavuga Godfather amatiku, ariko nubwo bavanga amatiku, reka mvuge ngo ukora itiku rifasha community, ntago ari risenya community, kuko riba ari risenya community washoboraga kuba wafata bino bintu ukabihereza umurongo muremure cyane bikarenda biva hano nta bwumvikane bubonetse. Ariko kubwumvikane bubonetse hano ni ibigaragaza ko nyine ibyo ukora bifite umumaro kandi bifasha society. Murakoze cyane, n'abandi amahoro y'Imana akomeze kuba namwe, kandi mugire umugoroba mwiza. ugira umugoroba mwiza uburetse kugenda. Mama Ruth uranyumva? Mama Munezero uri hano? Mama Munezero uranyumva? Hanabonye Mama Munezero anyura ahangaha, niba uharishyiramo request nkuzamure gato. I need your help.